ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero ndamutsa rya RBA ryabategura igice cya kabiri cy'umukino witwa Umuranzi w'ikinyoma, wanditswe na Niyitanga Jean Paul, unonosorwa n'itorero ndamutsa. Mu gice cya mbere cy'uyu mukino twumvise uburyo Divine yifashishije uburanga bw'akabufubika ikinyoma akigwizaho imitungo ya Musonera, Rugema na Muneza, nyamara bakaza kugwa mu kantu bisanze bahuriye ku mwana watumaga aba bagabo bikura imitungo na za miliyoni bakabigabira Divine. Divine se mama yageze aho agaragaza se w'umwana cyangwa yakomeje kumva icyanga cyesha umuranzi w'ikinyoma? Imitungo yariye se yo yaje kuyisubiza cyangwa yarayihejeje nk'uko yabigambiriraga? Nawe se ufite amatsiko yo kumenya imibanire ya Divine na bariya bagabo nyuma yo kuvumbura agakino yabakinnye? Reka njye namwe dukurikira umukino umwanditsi atumara amatsiko. Ihorere mama igikobwa cyanjye pucu pucuri wanjye, ihorere kibondo. Yewe ubwo utangiye kwiriza urashaka ko dore ko inyota yawe yindusha ntarushwa. Ngaho ceceka mama. Wamuhaye ibere se akiyongerera rimwima ngo umuhe iki ko ari byo biryo bye? Yewe ngira ngo se njye nonse abantu bandeba. Kubera iki? Reka ubona uzi ko ngusiga hano wenyine ngo njye konsa. Koko umwongeje se mpari byagutwara iki? Banifite isoni zo kwerekana amabere yanjye. Ahubwo se ko ntamenye ikibagenza muragenzwa n'iki ngo mbafashe mbone kujya kumwonsa? Reka mbanze nkwibwire kuko nziranye na Musonera wowe ushobora kuba utanzi. Nibyo. Njye nitwa Rwangabo. Nkaba ari njye nyiri iyi nzu utuyemo. Kuki? Ntabwo wabyumvise se? Saramuntu mve neza ubanza numviranye ahubwo. Niko uravuze ngo niwe nyiri iyi nzu njye Divine ntuyemo cyane mbese nabi? Wumvise neza rwose. Icy'ingenzi rero ni ukukwishyuza amafaranga y'ubukode bw'ukwezi kumwe Musonera yanyishyuye, kuko kurenzeho iminsi 8 yose ntacyo uribwira. Kandi Musonera yambwiye ko ari uzajya unyishyura. Ariko se wamugabo bivuga n'ibiki? Ubwo ntahanzwe n'abadayimoni? Ngo iki? Abadayimoni. Ariko wa mugore we Soni kuki ubahuka abantu bena ku kageni? Nta soni. Nta soni ari wowe? Ndakwishyuza inzu yanjye ubamo ukanshinja guhangwaho n'abadayimoni. None niba atari abadayimoni baguteye niki kindi kikongoje kuza kwishyuza ubukode bw'inzu itari yawe itarigeze inabi yawe? Ariko wa mugore kubanza usuzugura nk'igisebe gito. Utantukiranye nka gutahanze. Urumva ukuntu uvugisha inani na rimwe n'ubwisongozi ukongeraho no kundeba n'agasuzuguro. Ubwo se ndakurusha kubahuka utinyuka kuza kwishyuza ibitari ibyawe? Njyewe se inzu ntabwo ari iyanjye. Yawe gute? Niko iyi nzu naguriwe n'umugabo wanjye Musonera ko twanayiguze na barahira, ukaba umbwiye ko witwa Rwangabo uje kuyiyitirira witwaje iki? Ahubwo se wowe uravuga ko inzu mwayiguze n'uwo barahira witwaje? Nitwaje amasezerano twagiranye na barahira. Ngo amasezerano nye ndetse n'icyangombwa cy'iki kibanza cyanditse ku mazina ya barahira, kubera ko tutarakora ihererekanya ry'umutungo. Soni niba unashidikanya ibyo nkubwiye reka nze njye kuzana ibyo byangombwa byombi. Umva njye nkubwire wikwiruga ujya kubizana, kuko niba unabifite kuva uyu munsi ubitwike. Kuki? Kuko ni ibyangombwa bishobora no kugufungisha uzira gukora no gukoresha impapuro mpimbano. Ariko wowe uvuga uca ubundi ufite ibihe byangombwa byemeza ko iyi nzu ari yawe? Byangombwa biri he? singiye bise nari naje mbyitwaje rega, kuko agakino Musonera yagukinnye barakambwiye. Ubwo ari Musonera yagukinnye umutwe ngo akuguriye inzu nawe urabyemera? Ingureze bibaryaye abanyeshyari ntimubura. Yakinnye agakino nyabakise. Akira ibyangombwa original by'iyi nzu. Ntareza hano. Uracya kujya guhurana ibyo bicopure byawe. Akira sareba nyine. Singiye UPI y'iki kibanza. Singaya n'amazina yanjye. Somas. Ubuse ibi wabikuye? Soma. Niko ubuse ko ndeba
bishoboka se bidashoboka se umva ibyo nyereka ndabibona uko bisa nkaho ari ukuri ariko nta cyemezo cy'uko ibi byangombwa byatari ibihimbano wahimbahimbye njyewe ibi byangombwa wabihimbahimbye ugamije kundiganya inzu yanjye di nta soni abatekamutwe b'uyu mujyi niko wowe unyise umutekamutwe hejuru y'uko utananyishyura n'ubukode bw'inzu yanjye wa mugore umva wari uzi n'ikindi vuba vuba none ahangaha sohora akitwa kawe kose muri iyi nzu urumva urarumviriye muri iyi nzu ujya gukodesha ahandi nta soni ahubwo ari wowe ibya papa by'ibihimbano impapuro zanjye ni orijinali nyine barahira twayiguze arahari disi kandi na musonera wayinguriye arahari urumva nubwo twashwanye bwose ndahamya ko atakwemerera kwigarurira umutungo yishyuye akayabo za miliyoni zirenga 50. umva ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana wowe urigiza nkana icyo nkubwiye nuko utandarira mu nzu ushatse rero waba usohoramo ibyawe ukaba wimuka butarakwiriraho nanjye ndakubwira ntabyo nkuramo kandi niba ubabaye ujya kundega amategeko n'icyabereye bazagucana ubwo wanze noneho gusohora ibyawe ngumvira ahangaha ahubwo mvira mu musora reka mpamagara abapagasi banjye baterura akitwa kawe kose bagende basumunye hanze urarubiraniye n'urwo ruhinja rwawe noneho uzajye kundega ari wowe tuzaburana sha ujye kuri gushyira ibiganiro koko muzonera rero reka mubwize ukuri ndakwemera kabisa nibyo se umva maramira icupa bakwirinde twishime kuko umwanzi wacu divine arimo gusogongera ku musaho ubutekamutwe yadutetseho sha oya hamwe Kigali yose imuhindura urw'amenyo sha imwoti umusenzikazi yaducishije isura agashaka kudufata nk'ibitambambuga ariko se buriya yumvaga ari nde wari gupfa kwemera kwiriya ndariye kandi azi neza uburyo kiriya gikorwa gitangana ubuntu ni ugutangana ubuntu uza ko giseriva ni cya generosa harya wamaze kuguhamagara bamaze kumwirukana mu nzu urumva kimpamagaye kirira cyahogoye kada nuko kiti rwose musubira mugabo twabanye neza wambwije ukuri niba warishyuye iyi nzu cyangwa niba ibyangombwa wampaye ari ibihimbano maze nkareka kwirirwa njya kurega ubwo rero yari azi ko ugiye kumuhoza amarira nambwiye ni yewe mugore mwiza subiza amahirwe mu isaho usubire ku cyo waretse nuko kirangiye kiranyurira ngo gifite inzu cyasigiwe na se ngo kizayijyamo ngo ni impumure ntikizandagara nanjye nishogoshera n'ingoga rero uve muri ayo n'igitomo cya kiriya kiraya yewe nene gusa kikabwera umva nkubwire musone ndakumva ariko mbwire nisomera kuri byeri mwa nubwo ari cyiza kikaba cyaranaryohereje umutima wanjye warakizinutswe urahena burundu kiraya kibi gusa ni bwiza bupfuye ubusa nk'uruhu rw'imbwa umva nanjye nakizinuzwe singishaka no kumva ijwi ryacyo ubwo rero cyamaze kumbwira gutyo kinyishongoraho ngo kigiye kubwira Muneza baze babane maze ngo atwereke ko umwana we afite semayi nanjye nti ngaho rero shogoshera umaze ubungana uwo mwana wawe umuvane muri iyo nzu yawe nongeraho ni kandi na za miliyoni za rugembo ntazo uteze kuzarya karya umuswa kirangiye kiranuka ngo ndakarya umuriro n'indamasi ariko musone buriya uzi ko nabanje kwemera ko iriya ndari yanjye koko ariko umutimanama wanjye ukajya uhora umvuguruza buriya uzi ko nariye amafaranga nari ngiye kuyamuha akaburaho gato rero karira ngabo nuko buraze wari gushashura ziriya miliyoni zose ukaziha divine koko kubeshya ni kubipe njye wakimbwira yuko ntwitiye umwana umva nari nemeye kuyamuha erega ruriya rukobwa ni rwiza muvandi musone runaryoha reba ririya bunosha gikubita rimwe hano irindi hano noneho cyayahuriza hamwe cyane imana ikunda abagabo pe iyo nza kuba nzi neza ko umwana ari uwanjye nari kuyamuha ariko rero cyakora ndagusekera ubusa nagiye kumugurira iriya nzu yose kiriya kigorofa cyari cyadutwaye umugore wanjye yanze kumburiza miliyoni 10 naburagaho make kugira ngo nishyure iyo nzu niho watumye ndayigura yewe buri gihe rero nishyiraga nk'ukuriya mwana ari uwanjye ushingiye gukiza ariko umutima ukamburanye ukambwira ngo ndimo ndibeshya aribeshya urumva
njyewe noneho rero kubera ko mu buzima nirinda kwicuza nageze aho numvira umutimanama wanjye ahubwo mpita nshaka amayeri yo kwikura kuri divine ngo ntegereze nyine abanza abyare ndebe iby'iriya nda ntabwo rero urangije uramukwangika cya sheke cya baringa nawe arahinda ajya mu kirere ngo arakize mva nawe ra njyewe se ndi uw'ejo yukazuka njyewe rugema naragiye mfata sheki nshaka ikimayibobo ikimayibobo kinsinyiraho ndangije nyine ngikubita 5 nyiha divine mubwira ko nta mafaranga ari kuri konti yanjye noneho mwizeza ko ninyashyiraho njye nzahita mubwira akajya kugira gute kuribikuza ibyo ni ibyo nkwemereye kubera agaserivisi wamaye ariko by'agateganyo kuko azajyaho vuba kandi wasanga ziriya miliyoni 90 yose wamusinyiye zari zinariho buriya 90 ariko musone roge muranyitiranya hariho izi yakubye nk'inshurizo gusa nyine narinzi neza ko banki nyine idashobora kuyamuha kuko nyine sinjye wari wisinyiye bari kureba kuri iriya sheke bagasanga isinya si yanjye ntuziza ko isinya zacu baba bazibitse cyane baba bazibitse zacu bakire baba bazibitse ubwo rero yari kuyigezaho bati no bagahita bampamagara ahubwo ubwo ukubona ko niyo yibeshya akajya kuyibikuza bari kumwamaganira kure cyane rwose ni nayo nta mpamvu nanjye namubujije nyine kujya kuyabikuza kugira ngo atageraho bagahita bamubwira ko sinyatira atari iyanjye urumva ari guhita agaruka akagira ate akanteraho rwaserere mwari buserere cyakwica nuko rero buri ubwenge nawe aricara aratendera arishima na bya bibuno by'akagenda bikubita mu muhanda atereka na bya byiso maze agereka akaguru ku kandi ngo ategereje kuzajya kwiyora amamiliyoni ya rugema ariko igitangaza yarinze abyara rwose yicaye ku cyizere cyo kubikuza za miliyoni zanjye wa akuye ngewe rero ubu ngubu sinzi icyo nzahemba umugore wanjye yanze kungura izo miliyoni zose 10 nakubwiraga kuko iyo yanywa iyo yemera akayanguriza nari guhita nishyura iriya nzu miliyoni zisaga 80 maze nkayiha divine kuko numvaga nahiye natokombeye ngo divine agiye kumbyara umwana w'igitangaza uranyumvira ukuntu abantu babura ubwenge ariko si ubwo umugore wawe wayamuguzaga umubwira ko ugiye kuyakoza iki wahora n'iki ibaze ko uramushuka ngo ngiye kurangura forodi y'amabuye y'agaciro ngaho tekereza rero iyo wikokora ukimaraho udufaranga ngo ujye kunezeza gitindi divine warangiza ukisanga muri iriya filime yatubayeho turi kwa muganga nyagasani we ugema we uwaza nari kwiyahura ariko rugi uzi ko umugore yanyoye amafaranga ngashega ngashyira ku isoko amasambu abantu bakaza kuyagura ariko mbona barimo kumpenda nkabireka koko uzi ko wari wamaramaje wageze nawe ujya kugurisha amasambu kumwaramaza gusa se nari nagiye mu cyoto mvare nari ngiye no gusaba inguzanyo muri banki ngo nyuma niko bambwiye inyungu nzajya nishyura buri kwezi ndazireba ku mutima nari ku bundi ubu ndashya naruriye agatima kanzamo katubundi ubukiriya gikobwa ko gisambana n'abahisi n'abagenzi uramutse utwitse amafaranga yawe ukazasanga n'umwana atari uwawe ntiwakwimanika mu mugozi nari kurira ipironi nakurira ipoto ako kantu kakongoreraga niwo mutima nama nakubwiraga wari utangiye kukuvuguruza nyine mu mafuti yawe wari urimo uwo mutima nama rero niho wangiriye inama yo gushaka umuntu maze muha amafaranga 50 wemere kwiyitirira iriya nzu nuko dugura amasezerano y'ubugure twandika ko uwo mugabo ayigurishije ikabiguzwe na divine turangije tuyashyira divine ndamubwira nti rero uyu mugabo namaze kumwishyura ngaho sinye kuri wowe uyiguze maze nawe so gusinya maze arashishimura umuti ikaramu ati ngo zitaha yari afite intoki zishyushye ikaramu hitibira mbaguze etaje mama we turangiye tumuhane cyangwa cy'igicupuri twacurishije nagicurishije bari kuyibwitanga nuko so kwishima akagura agaterera hejuru mu birere musone uryo uri umutekamutwe urakanyaga njye ndi mubi ureba ndi mubi cyane ni ukuvuga ko nta n'izina ryawe cyangwa sinyatire byawe byari biriho mfasha uzi kusetsa wavuze se ko n'uwo mugabo nawe yatinye ko divine yazajya kumurega yitwaje ko yasinyeho maze tugashaka icyana kuba turagoye ngo ku muhanda kiramusinyira
yakigurira inzoga yakiguriye za muriture n'andi mafaranga arajyanye ajya bitandatu igenda wirwaneho. Niyo mpamvu amasezerano twayishyiriye Divine twamaze kuyasinya. None se byagenze bite ngo Divine nyine yimukira muri iriya taje kandi mutarayiguze? Umfasha ariko uranzi wowe njye narabaze nsanga Divine abura nk'ibyumweru bibiri akabyara. Ndangije ndagenda nashaka nyir'inzu mukubita amafaranga y'ikodi y'ukwezi kumwe urutoki kugira ngo uzabaze ndebe niba koko umwana uzavuka ari uwanjye. Weke indyarya ihima n'indyamirizi cyane nyine. Divine ni indyarya y'inzobere ariko yahuye n'indyamirizi z'inzobere kirabiranya. Ibyo twamukoze azagenda abibwira n'abandi bagenzi be bigize abaryakariwe. Ahubwo abahanga babikurikiye babyandikamo filime yacuruzwa ku isi yose. Umva koma ota dusarapura ubugegera bwacu. ariko ayingure wachiko ubigenda kwabaye ntabwo wayumvise koko ntabwo unyumvara rakaza nkomaga icyo kidirisha niba unasinzira ngo ukangura umurezi wesa muneza muneza wanjye nyingurira ariko nyingurira. Ariko ubwo wasubiyeho uvuye ukabanza ugasinduka ukareka kuza kumbuza ibitotsi byo muri urukerera wa mugore we. ngo jyanze ndakuzi ibitotsi ibitotsi nyabakise sha wewe kigura nyigurira ntiryamishirize byera kwa barabona koko cyangwa wibagije kwizu uyavuye mu mitsi ya data sha ariko nasonde koko wana yigaraguramo ukararuyisuraguramo ukagira ngo ni yawe. Niyo mpamvu ushaka kumena ibyo birahuri akigura ntukarara usindagana ngo nubona bugukereye uze kumuza agatotsi ka mu gitondo. nasonde ranyita umusinzi se wanguriye wa muturage mana yanjye we nyigurira niryamire inzu ikinga si yawe iyo data yandaze we yandaze udahari kandi Obvious. Kandi niyo matoro uryamyeho niyanjye nyigura. Mato yawe se niba uyishaka wazayikuyeho ukajya kuyiraraho muri utwo tubari n'utubyiniro uba warayemo. Ariko za muturage ugeze ryari koko mune mana yanjye mana yande Linda wakubwiye ko mu kabari cyangwa mu kabyiniro abajyana y'imatera Linda ona aricyo usigaje icyari kivamo n'ikikuvamo koko ibyo koko umaze i Kigali nturamenya no gutandukanya akabyiniro n'uburiri wa muturage nyingurira niryamire ndinaniriwe we mana nyakasa mana kuki koko wampaye umugore witesha mutwe kuki koko wampuje n'uyu musinzi kandi uzi ko ntananywa n'inzoga urashigura suri wigisha iki ko nova wuzuzu nakomera kunugira mu matama wanze no kunyingurira we kandi ubu navuze induru baguteza rubanda uvuze induru se kubera ko ubaye iki wankunguziwe ubuze bw'umwaruro si wahohoterwa njyewe ndavuze induru ndoro nyigurira cyangwa njyewe nyikome ku munwa reba ko batagushyira mu gihome ariko ngira ngo kuvuza induru birakuryohera ahari akabaye kose nta kindi ukangisha ni ukuvuza induru wagira ngo bakurangiye umuti si gusa ubwo nyigurira cyangwa nyivuze muneza uranyigurira cyangwa ngo mendende rwanda baze nyivuze mune zibaho ngaho senze ngo ukingure wankunguziwe itesha mutwe gusa shamana yanjye ariko wamana ko bavuga guhindura ibyanze guhinduka kuki kuko wananiwe guhindura uyu mugore shamana kingura ibyo kingura se nakinuka kabawe nakini nabo none ragira ngo impindura iti
oya mayi ubwiza buhagije uragira ngo impindure mwiza kuruta uko nsuku nabyemera da reka ndagukunda ntukandakaze ngo utume mvuga nabi rukundo nabi umure singukunda vishukuri nanjye ndakukunda gusa ikimbabaza nuko wananiwe kureka iyi mico mibi nk'iyihene y'iyo urumva ko twabanye unyizeza ko uzahinduka kuki koko byakunanije iki basi reka ngo usabe imbabazi ikigabo cyanjye nkunda gusa bivuga basi aha yewe ngaho cyo kirandeye ko nta kindi uruza ariko rero sheri yamba ningwera agacupa kanjye nkaza ntuje nitonze kandi uba ushaka uvuza induru so wansagariye ugatuma uvuga amagambo menshi nk'ay'abagombozi iyo udakingura nawe kubivuza da rero watumye nkubwira nabi kandi uzi ko mukunda nkunda neza wanjye ndagukunda nukuri ndagukunda nzafejo yawe nda arya baririmba ngo iki ngaho basi mobera mune mobera tukiyunga igira yose nyine utasiga ibyo oya mbabarira ushigenda ko wagira ngo ibyondo byose by'i Kigali babiguhometseho reba ukuntu usa n'ukuri kw'Imana ese ubundi umwana wagiye uhetse rehe wa mugore we ndakubaza umwana wuhese kandi umva n'ukuri kw'Imana kandi wawe sinabasiza hano wa mugabo ngo iki ntabwo ugenda sinushikiye umwana ariko akanakumiro none wo mana yanjye naragenda ndabona ubu siwe ko wavuye hano uhetse umwana ugiye kumukingiza jewe yewe navuye ngiye gukingiza ariko se mana yanjye none wirishya ndarihanuza hera nagiye gukingiza umwana ubu koko wararebye usanga Divine yari we mugore nari nkeneye koko ariko mana yanjye mana ko neza rwo si wowe wahora gusaba Imana ngo izakume twibanire hamwe agiye kubaza Imana ibibazo bipfuye amaso koko Divine iyo mico wananiwe kureka ituma nkubona nk'umwanda imbere yanjye nubwo ufite isura isa n'izuba rirembera umugore ujya gukingiza akagaruka agwana amacupa y'inzoga atazi aho umwana ari koko ariko icyakora ndumiwe ni ukuri pe muneza nagorwa ubu se noneho ndamenya mbariza y'umwana wanjye koko nakumira gusa Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. ihorere ikibondo, ihorere mukobwa mwiza, ihorere dore tugeze mu rugo ndaje muryamishe ubundi ushyuhe ushira imbeho. Kumana urabira cyane ariko usaba bajya ko mukora ku kaguru karushaho kurya bebe. ihorere dore turahageze ndaje muryamishe mama. Mama, waramutse. Kahore. Uyu mwana se utahukanye n'uwande kandira. Niko, ko ndeba se karira ubudacecekanye nari yindi. We, aka kana ntabwo nzi nyakubama. Ihorere igikobwa. Ihorere icecekere. Aho ceceka. Maze ntihongere kurira. None se mukobwa, uwo mwana ntabwo nyine umuzi koko? Cyangwa ni ya mikino yawe? Ntabwo ari imikino mama. Nyuze ahantu nigira ku kazi nsanga aryamye muri rigori. Iruhande rwe hari telefone cyamenaguritse. Hari n'urukweto rumwe bigaragara ko ari urw'umugore. Nabanje kugira ngo aka kana kapfuye. Gakozeho numva karahumeka. Nshakisha nyina hafi aho ndamubura neza. Nuko umaze kumubura se? Ibyo ku kazi nahise mbihagarika nyine ntiruye umwana. Fata
ibi bigoma yari aryamyemo ndamufubika neza ndamuterura niko kumuzana. Arewe nuko rwose ako mama vuga gahoro kakutongera gukanguka. ariko fiye wowe ute koko niko muko uwo mutazanzanira na kabutindi hano muri uru rugo koko umwana se niwe wita kabutindi koko mama. none se umwana usanze ku muhanda muri iri rugo utazi wamujugunyemo ni gute utinyuka ukamwetetana ukamuzanira mu rugo koko? none se mama wari wowe usanze akana nk'aka kakiri uruhinja karyamye muri rigore wagasiga mukigenda. ariko kukibigira nk'utaravukiye muri Kigali koko fiye wari uzi ko uyu mwana wetetanye umuzana hano ashobora kukubyarira amazi nk'ibisusa? uravuga cyane. kuki buri gihe ugwa mu makosa nk'aho urinjije kandi warize niko kuba ntabaye ubuzima bw'aka kana nta kosa nakoze rwose mama. nuko ahubwo rwose iyo musiga muri rigore niryo ryari kuba ari ikosa rikomeye. none se kuzi ko ubuzima bw'utwana nk'utungu utabara ubusabusa nk'uba gupfiriyeho mu kanya nyina akaboneka akamukuryoza wabigize ute koko? imana yamunyeretse nkamuterura muri rigore yari mufiteho umugambi mama. nizere ko umwana atari bumfireho. nuko ahubwo wasanga ari njye makiriroye. ngo ni wowe makiriroye? ubundi si umureka agatoragurwa n'abandi. kuki wirahuriyeho amakara ubishaka koko wa mwana we kuzamurira ishyamba? umwana rwose si amakara mama. ahubwo ikibazo mfite uko ndimo gukora kuri aka kaguru k'iburyo akarira cyane niba arwayeho ikibyimba byanyobeye. noneho hari n'amata namuguriye nayo yanze kuyanywa kandi rwose biragaragara ko ashonje pe. kaje inzira yose karira nkagurira amata none kayanze. si ngibi ibyo nakubwiye? ubwo se nakomeza kwanga amata akicwa n'inzara urabigira ute muko? ahubwo reka ngiye kumuryamisha dore arimo kunsinzirira mu biganza. mbabarira muko mbabarira. uwo mwana w'uruhinja wanze kunywa amata sinakwemera ko angerera mu nzu hatataza gupfira hano leta ikamungereka ku mutwe. reka ariko wagize ngo umuntu apfa gupfa gutyo gusa mama. nubwo ari agahinja ntabwo gapfa gupfa ngo nuko kananiwe kunywa amata. ko wumva yanze amata se ukaba uzi ko nta kindi gitunga uruhinja kitari amata n'amacereka nakomeza kwanga amata inzara nimura bivu? ntabwo azakomeza kwanga amata ubu nuko atarayamenyereye. nayasoma akayamenyera azayanywa kandi azamutunga. nuko uwawe umaze kumukurira ikiriyo none ugiye gukamishiriza abatoragurana. aho niwibeshye ko ari cya kinyendaro cyawe cyazutse. ikinyendaro se ni igiki mama? amagambo mabi nk'ayo yo kunkomeretsa uyakundira iki koko? akariho karavugwa muko ikinyendaro ari gitwise urakibyara kirapfa. kubivuga rero si icyaha dore ko bavuga ibigondamye imihoro ikarakara. iyo nduhora unyurira ko ari njye yavunnye nyitwita kuki ukomeza kunkora mu nkovu ngo nuko umwana wanjye yapfuye akimara kuvuka? genda nuko nyine. ariko se niko divi Karame Jackson uragerageza kwibuka ukumva nta n'icyerekezo cy'ahantu umwana wawe waba wamusize koko? nta naho ukeka wenda ngo tuba ariho tujya gushakira? Jackson rwose nawe wishinyagura. data we use nari kuba nibuka aho umwana ari nkaba ntahise njya gushakirayo koko. ubuse turamenya duhigira he koko? basa nkubaze. yawe muneza ubanza atazanagaruka muri uru rugo atabonye umwana we. asize noneho umuneza arankuramo umwuka umva ko nigenje. harya ubundi ngo wavuye ku kabari umuhetse? nari umuhetse pe. uvugisha ukuri? mama y'Imana ndetse n'umukobwa w'inshuti yanjye wari wagiye kungurira yambwiye ngo nyine nahagurutse ntashye umujisho wenda kujishuka hanyuma mpekesha umwana neza nuko ndasohoka ndataha. kaho none se uvuye aho ngaho wahise uza hano mu rugo cyangwa hari ahandi wanyuze? yewe icyo nibuka nuko navuye muri ako kabari nkamara umwanya nshakisha moto nkazibura tumva namaze umwanya munini ngenda n'amaguru pe. erega n'imvura yari yaguye buriya abamotari bari bigiriye kuryama. ibyo by'imvura byo simbizi sinzi niba yanaguye. sikori waborewe di. reka gusa icyo nibuka nuko namanutse Nyamirambo yose nshakisha moto ndaheba. osha wanza moto nayo wanyengeze hariya bita kuri 40. nahise ubu niko n'abagahanga wagasenuye wituye hasi ugenda n'amaguru cyangwa ni motari wakugushije? ngese ko nibonye meze gutya nzi n'igihe nagwiriye. kaho ariko rero gusa mfite isoni kubera urusebe nikore wa muntu we. ubwiza bwanjye bwahangirikiye kandi ariwo mutungo nari mfite uhenze. wowe wibabarijwe n'ubwiza abandi tubabajwe n'umwana wawe wataye? erega n'ubundi ibi byose ni mutindi muneza wabiteye.
aho utaba wese ajya kuntenda akandaga umubu wo kubyara ubundi njye nari naravuze ko ntazigera mbyara rwose yaramvangiye cyane. none se ko abandi bashinga ingo bifuza kubyara none wowe washakaga kwibanira na Muneza mutabyara? babarira sha Jackson uretse ibyago nagize akantenda se ubundi njyewe urumva ibwiza Imana yampaye nari kwifuza kuba imbata y'umugabo umwe ngo nje kubana nawe. none se abakobwa beza nibo badashaka abagabo? nyine baba barakuranye inzozi zitandukanye n'iza Divine njyewe. ngiye kuva nkiri muto nari mfite inzozi zo kuzasaza nkiri mu buzima buryoshye. buryoshye rwose buryoshye nyine nta mugenzura nta mwana nkururana nawe mbese nyine nkibera mu buzima bwo kuryoshya kugeza mbaye umukecuru. nibyo byari ibintu byanjye rwose. ariko se ko abandi bakobwa bakurana inzozi zo kuzubaka ingo zigakomera bakabyara ahungu na kobwa kuki wowe wakuranye inzozi zo kuzakecura ukiri ingaragu koko? Jackson njye nakuriye mu buzima butagira stress nakuze nisanzura nta muntu ubwira ngo ngiye aha n'aha cyangwa ngo ndazi igihe iki n'iki ibyo bimenye. niyo mpamvu rero ukubana n'umugabo ntigeze mbyifuza na rimwe kuko bituma mbaho nta bwisanzure. ubundi se ababyeyi bawe ntibajyaga bakubaza aho ugiye? ababyeyi wanjye bapfuye nkiri muto. nta kundi ubwo nyine njye na musaza wanjye twarezwe n'amasenge ariko tumaze gukura atangira kutuzanaho imitwe miremire ashaka kutubuza ubwisanzure. tumwerukana n'umugabo we muri iyi nzu ya data dusigara twirera. ni ukuvuga rero ko mu gihe mwamaze mwirera mwakoraga ibyo mwishakiye byose? none se masenge watuzanagaho wasi yari amaze kugenda. ariko wamugana kuva icyo gihe twatangiye ubuzima bwo kuryoshya kuko twari tukinafite amafaranga yavuye mu byo ababyeyi badusigiye. umva inzoga nziza twatangiye kuzinywa tukiri bato kandi tukanazinywera mu mahoteli meza twifuza. ndabibona rwose. niyo mpamvu inzoga zakuryohanye ukaba waranze kuzivaho? niyo mpamvu ndasi ntanazihemukira kuva kera ubundi njye inshuti yanjye nyamukuru ni rikeri nziza. nuko ubundi namara kuyihaga nkabyinana n'abakire biyubashye. ariko ubusi mwako na hoteli na Muneza wanteye ndagatuma ubuzima nari menyereye buhinduka. ndumva ari igitangaza. none se muvandimwe ko wiyemeje kubana na Muneza nubwo wanze ko musezerana da wakwemeye ugahinduka ukubaka urugo ukava mu bya kera byo kuryoshya no guhora mu tubyiniro? ibyo bizakugeza kuki? Jackson reka nkubwire abakristo baravuga ngo iyo igiti gitemwe haba hari ibyiringiro ko kizongera kigashibuka kikaba inganzamarumbo disi we. ibyo ndabizi. urabizi nyine ibyo wita ibya kera bizagaruka nsubire mu bihe byanjye sinzakomeza kwizingira mu gituza cya Muneza sha. ntabwo uzakomeza kwizingira mu gituza cya Muneza? sinshobora. ubwo ushatse kuvuga iki? nshatse kukubwira ko ngiye Divine ntarasaza ku buryo Muneza yangira imbata ye akambuza umunezero namenyereye. igihe amaranye nawe kirahagije di wasigaye ngiye kwibohora. wibohora ute se? nibohora nte Muneza naramunejeje bihagije umwana namubyariye nawe arahagije ningira amahirwe umwana we akaboneka nzamusezera nibohora ingoyi y'urugo rwe. cyakora umugore urantangaje si ukukubeshya pe. uratangiye urumva uzasiga umwana wawe n'umugabo ugaturuga ukagenda? ariko uzi ko nsigaye nkumbura akabyiniro nkenda gusara Jackson. nkenda gusara nkumva narabivuze rwose. byambayeho ejo bundi. byagenze bite? namusigiye umwana ntarabukira mu kabyiniro maze Muneza avuza induru koko ararikokereza ati umwana urumva byari tega amatwi se nkubwirire ntiyagore. aratangira ati urananiye wigize indaya ibiki n'ibiki. ariko se umva ndamusomera koko noneho rero nakwisomera icupa ngo naciye nk'amabere nyabo. sibyo se? erega kankingirana na Gatete mwene mama atarigeze nkingirana itu nta soni. abo si ubuzima ni ubukoroni. niba ari ukuzubakwa ngewe sinabisaziramo njye Divine mwene Kabirigi. nkubwire rero umuvandimwe ayo mahitamo ushaka guha ubuzima bwawe sinyagushimiye pe kandi unyumve nk'uko wakumvira umubyeyi wawe kuko uri inshuti yanjye sinakugira inama mbi.
nushaka kubyumva ubyemere. Jackson ubwiza Imana yampaye si ubwo kwicaza kwa Muneza ngo agira imbata y'urugo rwe. Ubu bwiza ni inshuro Imana yampaye ngo nshore mu bagabo bafite ikofi byibushye nabo banda bagize mu munezero w'iyi si. Bashora imari nawe marushora. None si imari kuri nge. Erego ubuzima ni buto muvandi. Tugomba kuburyo tugifite icyo tuburisha. Akomeze murarame mwebwe. Shahe cyangwa rwavumba rwe rukaboneka gusa. Nonde nkari umusigira nkigendera. Ariko surakomeje pe. Ndakomeje. Ahubwo nkongera nkisubira Dubai kuryoshya n'abakire nka kera nkira agakobwa sha. Noko. Mbega naku. Kanakuze we. Yewe. Karame ndakumva ye. Ariko uri mubikira enda ngwino no wumva ibya wa muhungu wawe na wa mukazana utagira umutima. Habaye iki se kandi? Niko yongeye kumufata sambana se? Gusambana? Iba ibyaha no gusambana kuko ibyo yarabimenyereye. Kahore habaye iki noneho? Mbwira yewe dore tuvuga ibikoba binkutse. Yewe dore umuhungu wawe Muneza amaze kumpamagara ambwira ko ngo wa nyamugore we yagiye mu kabari ajyanye n'umwana we akararayo. Urumva igihe atahi yagarutse arinze agaruka atazi naho umwana wari. Yego mwana wase mugesha ugize ngo iki? Ngo wa mwana yamushugunye cyane rwose. Mana we ngo ageze mu rugo mu rukerera yasinze yabaye nk'akazizi. Umugabo amwajije aho umwana ari amurahira ko atigeze amujyana. Ubundi se ko numva ngo umuhungu wacu niwe wirwa ahetse uwo mwana. Iyo ncege yihaye kumujyana mu kabarite. Aha ubwo ngo yari yabaye umukobwa w'umutima yagiye gukingiza umwana dawe. Arangije aho gucyura uwo yagiye gukingiza atahagundagurana n'amacupa ya byeri mu rukerera. Kandi yaravuye mu rugo saa 2 za mu gitondo ngo agiye gukingiza. Ko narumiwe koko. Yananiwe gutaha hagati umwana yagiye gukingiza ataha hagati y'amayoga. Bahora niki? Icyakora abagore baragwira pe. Uriya we ni inkunguzi rwose. Bivugwa se ubu rero igiteye ubwoba nuko ngo nawe yamaze kuva mu rugo kugeza ubu ngo umugabo akaba ataza aho yagiye. Kwerekeje he? Ntawamenya. Iyo ngozi y'amabise irihishahisha mu biti. Yabuze kubyuka ijya gushaka umwana wayo yajugunye mu tubari irangije ijya kwihishahisha. Umbaze rwose ngo yamaze gusinduka amenye ibyamubayeho arahunga kugeza ubu ntawe uzi aho yihishe rwose. Umuhungu wanjye arimo gushakisha umwana agashakisha na nyina. Wahora niki kwa mpamaga yasa nkaho nawe yataye umutwera. Ubanza nawe ari bufatwe n'ibisazi tukamubura ahubwo. Ibyo biramureba byose niwe wabyiteye. Hari igihe tutamubwiye ngo areke kwiruka inyuma ya gitindi gasani divine akanga kavunira ibiti mu matwi. Nahame hamwe bivuve nyine. Burya ngo umugabo ntabwirwa yikebeye Nyamita Amerika. Gusa birababaje. Nabaje nyine. Ariko muzehe ndakumva. Uzi ko hari ikintu nketse kuri uwo mugore? Mukezeho ikise kanako. Uwo mukenya ashobora kuba yafashe uwo mwana akamujugunya mu musarani yarangiza akijirisha ngo bagira ngo yamusize mu kabari. Ubuse yatinyuka akajugunya umwana w'amezi angahe koko? Icyo atakora ni icyo uriya mugore. Sinumva ngo yari yagiye gukingiza urukingo rw'amezi 3 n'igicera. Uriya mugore kuva abonye ibyamubayeho yabyaye yahise yanga uriya mwana kuko ibyo yaramutegerejeho ntabwo yabibonye. Siko ari ishyano. Iza akaba ariyo mpamvu yatuma amujugunya bishaka. None se ko yamutwisa azi ko ari ishoramari rizamusigira amazu n'amamodoka iriya hamara kumubyara akabona arahombye urumva adashobora kuba yafashe umwanzuro wo kumujugunya bishaka? Ni ishyano gusa nta kindi navuga. Mamagera. Alo? Icyaha igihungu cya papa. Ni sawa. Urinde wowe unyita igihungu cya so? Ngo? Urinde wowe unyita igihungu cya so? Ndizi no guhamagaye warwana. Ibaze kweri.
iyi nimero umamagaje siyikuye he kandi wagikobwa we? none cyane niyo telefone kugira ngo uhamagare kuko yanyise nshaka kuyifungura. None se ubundi uri hehe we? Ku mugabo we yambwiye ko nyuma yo kubura umwana we nawe yakubuze. Niko urangije unakuraho telefone ndakubura nta n'isoni. Kuki uba ushaka guhangayikisha musaza wawe wa rontu po? Arambuze kugiho. Nakubura se? Kuva ejo mbonye umugabo wawe ari kurangisha umwana wanyu ku mbuga nkoranyambaga sinatangiye kuguhamagara se nkakubura. Umva. Narabyutse inzoga zimaze kunshiramo amabara nakoreye umwana wanjye. Wowe ni inzoga? Bitamfatiye yihuse mpunga muneza ngo atanditana. Ngaho wamuhungiye heze? Nyine ku Gisenyi ku Pagwe. Aha. Hakurya mu gihugu cy'abaturanyi bari kumfata neza. Ariko uzi ko nta n'ubwo bugira? Abandi barahangayitse barimo gushaka imfura yawe nawe wibereye ku mucanga urimo kuryoshya n'ibigabo. Ubusana mugenzi kumuguma mu maso ntazone kiza umwana we nkamukira. Ariko se ubundi wamutaye? Nanjye simbere pe. Ngaho. Niga moto muhetse. Rero uko byaje kugenda ngo nisange mu rugo ntawe mfite ikibazo. Uzi ko abantu batangiye gukeka ko waba waramwishe ubishaka ukamuhamba? Eko Yesu na Mariya tukashitani. Ngende zine niciye umwana. Reka. None ze ko twarangishije ku mbuga nkoranyambaga zose tukaba twamubuze kandi akaba ari wowe wamuburishije. Urumva ikindi abantu bakeka ari iki? Wabiri ko bitaraboneka kuko nta mwishe pe. Nubwo nari nansinze ntazi ariko nzi ko inzoga zitanyenguza kwicira ikibondo. Umva reka nkubwire. Abantu bose batangiye kugukeka n'ukuri. Iyi barimo kuvuga ngo ibyakubayeho wabyaye byatumye wanga umwana wawe none ukaba ushobora kuba wamwishe ukamwicira. Umva umbwire gate. Kumane aho mu minsi ya mbere ndamwanze pe. Numva sinshaka no kubona. Ariko nisigaye mukunda kubona ageraho kumwica. Oya pe. Uzi ko Muneza yamaze kugeza ikibazo cy'umwana we mu nzego z'umutekano ariko mwana? Naho cyane. Umujinga arashaka kufungisha n'uruhe ruzingo rwe. Ariko se ubu ntiwabasha kwibuka ngo umenye aho uriya mwana ariko ko? Wesha. Umusaza wanjye ntacyo amugisha. Nukuri uriya mwana yatakaye. Gusa natangiye gukeka ko yaba yaravuye mu rugo ndi kuri moto agatakara simbimenye. Nenda na motari ntabimenye. Aha, bibaye byaragenze gutyo rero. Ndumva yaba yarikubise mu muhanda agahita apfa. Urambuka. Ndabizi se. Wenda wasanga amazi ya ruhurura yaramutembanye nta wamenya da. Kandi umurambo we nukomeza kubura baragufunga baraguta mu munyururu. Atawe. Ndewe, none ubona. Sawa nyine. Uzi n'ikindi. Ngiye kuva muri iyi Gisenyi kuko twumva kuzamo abantu benshi banze. Amaye inka. Hanyuma se ugiye kwambuka ujye hakurya? Oya. Yafatiye ipusenge kwisha cyangwa mu byaro byazanye ko nawe twize. Waranye. Ahubwo ukomeze unekere numenya ko umwana yabonetse mbwire nze mfata twanjye mu neza n'igendere. Abanye mushiki kumfasha gushakira ubuzima mu mujyi wa Dubai. Ngaho. Kandi Divi buragushika mu gashinga urugo ukomeze wigira inzanga wa kintu. Ubuzima waburi iwanyu Kigali uzabonera za Dubai koko. Kubera? Komeza kwigira kabwera ubuzima buzakuraburiza wangu. Uyu mugabo unyura muri jaride n'uwahera. Umva wa mugabo ko ndeba urombereza mu busitani ubwo abandi barimo kunyura ntuhareba. Wimbwira nabirega hari impamvu ntanyuze aho abandi banyura ngahitamo kunyura hano. Nta yindi mpamvu ahubwo ndabizi mu bamushaka kunyura mu nzira z'ubusamo ngo mugere kuri iri janse mutagombye kuzenguruka epfiriya. Erega humura w'intonganya ntabwo ndenga hano. Umva mbese iyo ntagucyase ntubukomeje ukarombereza mu busitani ukagenda ukandagira indabyo uko wiboneye. Ntabwo rwose nari kurenga hape kuko ntabwo ngiye kuri iri janse nk'uko ubikeka ahubwo niwe nje kureba.
niba ushaka abagukorera isuku aho umurwayi yanduje genda ubwira abarimo gukora imbere mu bitaro. Ngewe uyu munsi nakoze muri jaride, ureba bambaye amataburiya y'ubururu baragufasha. ubufasha nyine ni wowe babundangiye werega. urumva ngewe nitwa Muneza, nkaba ni papa w'umwana witwa Kalisa. uwo mwana rero turimo kumurangisha kuko twaramubuze. Ngaho igira imbere noneho umbwire ngo mwabuze umwana rwose mwamuburiye hese. yewe rwose rero sinkubeshye ntituramenya aho yaburiye, kuko mama we yagiye amuhetse agaruka atazi aho yamutaye. Nyina w'uwo mwana se afite uburwayi bwo mu mutwe butuma yibagirwa kugeza aho yibagirwa aho umwana we ari. yewe uburwayi afite sindabusobanukirwa neza. gusa nyine bandangiye ko nawe hari umwana watoraguye. ubwo rero rwose nayo nje kumureba ngo ndebe niba ari uwo wacu. Ninde se ukubwiye ko natoraguye umwana? nyuma yo kumubura natangiye gushakira hose, kuko rwose sinarinzi icyerekezo yaburiyemo. muri iki gitondo rero navuye ku biro by'umurenge wanyu kubaza niba hari umuntu waba yaragiye kumenyekanisha ko yatoraguye umwana. ntumva nuko bambwira ko hari umukobwa witwa Fiyete uheruka gutoragura umwana, niko kuza kugushaka rero ngo nkubaze. mwana wanjye rwose nitoraguye namuryamishije hariya hepfo munsi ya kiriya giti kugira ngo mbone uko nkomeza gupagasa. ngaho ngwino tugendeye mu kwereka urebe niba koko ari uwawe. tugende rwose. ariko Imana se yamfashije nkasanga ari uwanjye we. mwana yanjye ndumva rwose ntangiye kurambirwa gushakisha pe. ubwo nusanga ari we nyine urahama ibihembo nk'ibyo wahaye mama we yabyaye, nanjye njye ku bihembo by'ababyeyi. ikibazo se dore tumugezeho, uretse mutwikurure gato utamukangura akambuza gukora akazi k'abandi. iki bebe maze ntukanguke mana. yo mwana we, umwana wanjye ndamubonye we. tata we wa mugabo usakuriza umwana. ndamubonye we. mana ushimwe inshuro ijana ni ukuri kw'Imana. tata we niko ngwino nguterure mwana wanjye, ngwino Kariza wanjye. yo Imana yanjye we, ushimwe mana ibyo wakoze, ushimwe mana ibyo wakoze. yewe we umwana wanjye ndamubonye. uretse kumuterura utamuterura nabo ukamutoneka se. yo gafite agasebe se mama. ikobwa yanjye ufite agasebera cyangwa urababara aho bagukingiye. oya ntabwo ari ikibazo cy'urukingo, ahubwo nagatoraguye karavunitse akaguru. ntureba ko banagashyizeho sima. yewe wari wahatwikiriye sine nabibonye mama. yo ikobwa yanjye waravunitse. nagatoraguye muri ruhurura, nakora ku kuguru kakarira cyane, ariko nyine ntinda kumenya ko kavunitse. nabibwiwe nuko akaguru kagendaga kabyimba, nkazana hano bagacisha mu cyuma basanga karavunitse cyane, niko gutangira nyine kukavuza. mwana we yo ubu se ndaguhemba iki kuko cyazakunezeza wa muntu w'Imana. ibyo nakoreye umwana sinabikoreraga ibihembo, kuko sinari nzi ko nzabona ababyeyi be. ibyo Imana izakubashisha uzampembe ibyo. Imana izaguhembe mwana w'Imana, nukuri izaguhembe inshuro ijana. ubu disi nyina yakagwiriye yasinze agasiga muri iyo ruhurura. yo mana ndongeye ndagushimye, wumve ko ngushimiye nukuri. nanjye ndishimye kuba aka kana kabonye ababyeyi bako. gusa nyine nari namaze kugakunda, nanakiyandikishijeho, none disi murakajyanye. yo humura nawe nguwo uri umubyeyi we, ujye uza kumusura kenshi, hazakura zikare we warokoye ubuzima bwe. mbere yo kumujyana rero tugomba kubanza gusubira mu buyobozi ugasinyira ko umutwaye, kuko nanjye nasinyiye ko ngiye kumwitaho nk'umubyeyi we. kujya rwose mu buyobozi ibyo nta kibazo, ahubwo reka ngafotore menyesha abantu ko akana kanjye kabonetse sha, sibyo? ubundi tugende gusinyire mujyane mu rugo, nubwo mama we yatorotse akaba atari mu rugo. nzagerageza kumwitaho mushakira amata yo kumutunga. mwana se ko atajyanywa amata, ubu niba nyina adahari ntazagupfana. amatara yanze burundu rwose, kuva mutoye ntigeze ayakoza mu kanwa ke. none se wowe mutunze utatanywa amata? uyu mwana
namutoraguye maze iminsi mike nanjye mbyaye. Gusa kubw'ibyago umwana wanjye yamaze kuvuka ahita apfa. Wagize ibyago disi. Ariko nukuri ndagukomeje humura Imana izagushumbusha. Ubwo rero nabonye aka kana kanza amata mpita ntangira kukonsa amashereka yanjye. Kandi nabonye arakaguye neza rwose ntikigeze kagira ikibazo. Ubwo rero mfite impungenge z'ukuntu kazabaho katonka. Ubu se nzabigira nti niba karanze amata koko? Niko none se none kazamfira mu biganza nabuze icyo ngaha koko nabigirana. Hanyuma nako urabizi se wa mugabo we ntiba nyine ubinyemereye mu gihe umugore wataraboneka ngiye ndakukwereka ukuntu tuzabigenza kugira ngo dusigasire ubuzima bw'iki kibondo. umva igikobwa we none uri muranyumva neza? noneho ndakumva neza. mbere byari birimo gucikaguruka nkumva amagambo y'ibice sinsobanukirwa ibyo urimo kumbwira, ariko ubu rwose ndakumva nyine. nagira ngo nkubwire ko umwana wa Muneza yabonetse. ubu tayari ngiye gushaka uko ngera i Kigali ntaga indege nkugereho. nizeye ko gahunda yacu nta cyahindutse. umva gahunda ni gahunda rwose. abagabo na benshi amafoto yawe baransara nawe ubwo sinzi ko uzabakwira. kagenda ngo sinzabakwira. ntabwo uzabakwira pe. cacakere Imana se ko yandemanye isoko idakama y'ibyishimo by'abagabo. nzabasaranganya nanjye bansiga amadolari ubundi ntandukanye n'ubutindi bwo kwa Muneza. aha umva nkubwirisha utize kwagera gusa. ariko wibuke ko nta kibazo cy'ubusa. komisiyo yanjye uzazizanye. ariko se mwana ziriya miliyoni ngiye kuguha nubwo ntaranazibona ubundi buriya nzazigaruza. ngo iki kuzigaruza gusa? uzi ko hari umugabo neretse amafoto yawe akambwira ngo nimuzane mumara n'icyumweru. kwiki cyonyine aguha amadolari angahe? fora ngo nangahe? angahe mbwira we? 3 warwana. Devine mwene kabiri jye dasaze amadolari 3,000 yose we. yesu we none se nkakorera miliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda mu cyumweru kimwe? ngaho tekereza nuhamara amezi 2 uzahita usigaye ugura umuturirwa nk'abazahirwe bose. amazu arenga 5 inaha. Mana umva riri umva nkubwire. nyine nabwiye Gatete ngo agurishe ya nzu yacu kandi ejo nyine yambwiye ko abakiriya batangiye kuyisura. reka nze muhamagare maze nimba hari abayishimye. nzajya ubwo si mama n'umugabo wawe we? niyo tubamo nyine. gusa urumva Muneza ari kujya gukodesha mfite inzu mfatanyije na musaza wanjye. none se we ubwo ko mugiye kwigurisha umugabo wawe n'umwana barasigara he? Muneza se si umugabo zikusetsa azasigara yiyaranje nyine ntazabura akazu k'ibyumba 2 akodesha akakabamo n'umwana we. cyakora ugira umutima ukomeye wa cyane we pe. mbese umvange nubwo narahiye ko ntazabyara ndamutse ndetse nasigura uruhinja ngo nje gucuruza ibyishimo pe. ntuzabitinyuke nuko utazi sereri iba mu bintu byo kurera abana wesha ntabyo uzi. mbabarira. noneho rero iyo hiyongereyeho umugabo w'umuturage nka Muneza ukuza ubwisanzure mana we bitera umutwe. uba wumva urugo ari nka gereza neza neza. ariko uzi kumara icyumweru utagiye mu kabari mwana ngo uhure n'abandi. yego ndabihaze ndabirambiwe. ngaho ujya gutonda umurongo muri gare ujya gushaka za pasiteri ziwanyeze kugeza i Kigali ujye gufata indege. yego ko njyewe Divine wa Kabirigi. yego ko njyewe icyuma cyawogoje abakire njya gutega kwasiteri si wezi. ubu se ntatega kwasiteri nkazagera i Kigali nyihumeka we? aho kubera iki se kuki utahumeka bazigenda amasabaje? mbabarira ni abantu ariko nyine ukuzigendamo ni ugufunga umwuka ntabwo nabivamo.
so haba harimo abantu badaheruka koga, abambaye ibikweto by'ibinyusi bitajya byozwa, abanuka itabi, abatajya biborosa babarira niba nakubivuga nkenda kuruka. ibyo tubireke. wowe ushaka kuba yaranze utega umuntu ufite imodoka ye bwita ngo yari ifite basi atugeze i Kigali. Akareka nta byari ifite, nta byari ifite kabisa. ndetse uragenda aragura nyine nkurikije ukuntu nashigiye kuza i Dubai, umva ngiye ku Gikamembe ntega indege mu minota mike cyane ndaba ngeze i Kigali. Uzi iminota iza kuntindira niyo kuva i Kanombe ngera Kimihurura. umva kandi ujya Kimihurura cyo gukora yiki? urashaka kuzana ubwo ruhinja rwawe muri gahunda ujemo? umva sha mu rugo hariyo udusitire twanjye twinshi dukurura abagabo sinadusiga. erega hano ndi nta myenda nari nazanye, umenye ko nari ndi mu buhungiro. genda unasezere ku mugabo wawe nyine ubundi wiyizire. yo cyamo neza disungiye kugisiga. umva kandi sha disi cyakora nzagikumbura kiriya kibogari cyanjye. nari maze kugikunda narakimariyemo ni ukuri. ngaho rero ubwo se niba ari uko bimeze ko numva akazi uza utazagashobora we. umva ubwo ntuzahita ukumbura muneza wawe ugasubirayo we. sha byihorere cyangwa neza ndagikunda nuko kitagira amafaranga yampaza. ni ukuri kandi mbona nta n'icyizere ko kizayabona. ubwo rero nyine bwanikuramo seti faranga rigiye gutuma mba musezeye. yego da ahubwo reka njye Kamembe gufata indege sha. nawe mu kanya. nawe mu kanya. mbe kanakuze we. ndakumva ye. yego mwana wa Semugisha niko kuhise ugaruka utageze aho wari ugiye subaye amahoro di. yewe umuhungu wambwiye inkuru yerekeye wa mwana we na Divine, numva ntagomba kwiherana ngo nkomeze urugendo ntarayikugezaho. gahore wa mwana se basanze yarapfuye. oya da ahubwo inkuru nziza yatashye kwa Muneza. yo Imana ishimwe rwose. uwo muziranenge se ngo yabonetse cyane rwose. ngo basanze hari umugiraneza yamutoraguye nuko ngo amwitaho. ubwo rero Muneza yakomeje gushakisha agwa ku makuru ko ari we wamutoraguye, nuko ngo ajya kumuzana. yewe mbega inkuru inshimishije. bivugwa se birashimishije rwose. Mana habwa icyubahiro. ubwo se disi uwo mugiraneza yabashaga kubona amata ya buri munsi yo guha ku kaziranenge cyangwa basanze kenda kwicwa n'inzara? yewe umuntu watoraguye uwo mwana numvise ari nk'Imana yamuvugiyemo rwose ngo wari umutoragura. gute nawe se umuntu watoraguye umwana atazi aho kumuha amata agatangira kumwonsa numva atari igitangaza? mbega byiza we. Imana iratangaje. ni ukuvuga ko yatoraguwe n'umubyeyi usanzwe afite akandi kana yonsaga agahita atangira kubonsa bombi se? wowe mushinyagurira. uwo yabyaye ngo yahise afata amaze iminsi. byo birababaje we. birababaje. niba ari ibyo uwo mugore ni icyanzu Imana yaciriye uwo mwana rwose. gusa ngo ikibazo gikomeye ni uko nyina akagombye kumwonsa kugeza ubu ngubu bamubuze burundu. Muneza ngo byamuyobeye kuko ako kana rwose ngo amata kayanze neza neza. ariko ndumiwe koko uwo mutsindwa n'agasani w'umugore se yariyahuye bahu? yewe ntawe uzi ahari rwose. ubwo Muneza nyuma yo kubona umwana nyine arimo kurangisha umugore we. ugira ngo arorohewe? ariko umwana wanjye yagorwa we. ariko niwe wabyiteye, yanze kumva inama zacu, reka abone. ubwo se ako kana aragakorera ikibaho? ubwo ngo amaze iminsi birakajyana kukonkesha kuri uwo mugore wagatoraguye. afite umukozi umumutwaza se nibura? umukozi se amukuye maze ko agakobwa kabakoreraga uturimo uwo mugore aherutse kugatimbagura kakazinga ibyako kakitahira. koko none se ubwo Muneza niwe ubyuka aheka ku kana akamoneza inzira yose akajya kukonkesha kuri uwo mugiraneza? cyane rwose. Muneza ngo azinuka kare uwo mugore atarajya ku kazi, akakubita mu mugongo agatega moto akajya kukonkesha. mwana wanjye yaruha we. none se umwana yonka rimwe ku munsi gusa?
ngo amwonkesha mu gitondo agasiga uwo mugore agiye ku kazi saa sita agasubira gushaka uwo mugore akongera akamwonsa na nimugoroba bikabuko ubwo mbese umwana yonka 3 ku munsi. Mbega umwana wanjye ngo arahura n'uruva gusenya mwana we. Wahora n'iki? Urabizi rurangiye nguteze amatwi. Ibyo narindimo mbivuyemo ngiye gufasha Muneza kurera uwo mwana. Ye ubutaye urugo rwawe rero ngugiye kubana na Muneza? Ndagiye rwose. None se wowe urumva umuhungu wanjye akwiye kujya yirirwa azererana umwana mu mugongo muri iyi Kigali nanjye nicaye ahangaha ndi nyina? Oya rwose. Ubwo urumva hari aho naba ntandukaniye na Divine? Oya birababaje rwose biteye agahinda. Ndagusize ndagiye rero. Ariko se wamuguri uratinyutse ko gusiza umwana wabyarira gutya ngo uragiye basi niba utankunda wagiriye mu mwana wacu ushaka gusiga ataracuka koko kugira ngo nta kintu na kimwe kimubuze kugenda kandi umwana nawe uzasigara umuriro wawe. Basi se wanje ukamwosa agacuka yamara gucuka wenda ukagiye ushaka. Ndagusetse cyane Muneza we. Sekereza kamera nabonye imodoka iri buninze mu nzira ndimo gutegeza rero kugira ngo ndarengiye bane nawe ndindiri umwana azashyira. Ariko se ubwo ibyo ugiye mu biruta umwana wabyaye ni ibiki koko sheri? Nawe rero umbwire. Iki? Ubwo se sheri? Mbona? Ana tujya gushwana dupfa imyenda yanjye ntarimo kubona. Mune, imyenda yanjye wayihishe cyangwa wayigurisha? Imyenda yawe yihise kandi n'ukugura imana. Sere, udukanzu twanjye turi sexy nambara nanyura ku bagabo bagahindukira bakenda kurwara uruke buturihe. Turego natubona muri garderobe yanjye. Cecekere cyondo. Niko. Umva mbese urabura kubabazwa n'umwana wawe ugiye kujugunya ataracuka ukababazwa n'amakanzu y'impendu utarimo kubona. Araguye bikoye byarega nta n'isoni utuma ntinda kuyabona. Ari kamwe k'udushuri nzakumarira kakadiga tukura dishe cecere twatundi wanda kujyana mu gishuri Jeza ndabona ndabipakira. Ndimo ndareba ibyo urimo bitangira rwose. Dusirimutse twose mwitwaze kuko ndabizi yarangiye kuryoshya gusa. Ngwicikire umugora ceceka mama. Ceceka. Mure ukata rwanjye rutukura ruri. Ceceka. Mure nargosha. Tukata twanye twese ndabona ngo akabi gasekwa nk'akeza. Ngo kiri igikapu njyana ntawamenya wasanga ari ibintu zikuye. Aha. Ngo mwana nawe nushaka kumuhibera usanzwe umuha. Kujyanye byo sinakwirirwa ndi mu wagana tazongera kuri wowe. Ariko se koko we ubwo umugore muzima uratinyuka usiga akagahinja kakurira ngo uragiye koko. Bambwire madame. Abanyaho ubutesi. Muneza ntiyambwiye ko ari umaze iminsi umwosa. Mwotsaga kubera ko udahari. Ntabwo ubonetse. Ukwiye kwicara ukarera umwana wawe rwose. Herega uyu ni wowe azagirira akamaro mu minsi izaza. Babarira. Zakomeza umwose nkuko rusanzwe umwose. Turumvikanye? Hanyuma ko kamaro uvuga yari kuzamarira. Nawe nzakakumarira rwose ntashya nizakugirira abandi. Ndumiye ko ni wowe mugore wa mbere mbonye udakunda umwana we. Ceceka mama. Ubu urimo kuvuga amagambo meza cyo hejuru y'umwana wa twise amezi 9 ukamubyara. Ndakwiyamye mune ndakwiyamye urumva wenyutse ahise udatuma mubwira nakari mu rwose. Soni umwana wifuzaga kukubyarira ngo uyu ndamugusigiye. Yinzu yo kumureramo nayo nginda igusigiye. Ntanzu uzajya wishyura rwose. Musaza wanjye twabivuganye ntazakwishyuza wo ubundi ikintu nshakaho ni ariko kuki ko kudashaka kurera umwana wacu Pepe? Wowe wamureze nturi se? Ubu nabura amashereka gapfa bizagushimisha koko. Nsubiza. Hanyuma se ababyeyi bapfa babyara bagasiga impinja zikivuka bigenda bite? Bigenda bitera? Izo mpinja ntizihabwa amata akazirera zigakura. None ngewe ngo usigiye umwana w'amezi 3 yose uri muri tatsa witatsa wivugisha ibyo nazi gusa. Nazi ibyo ukagira umwana we. Siwa nyine. Yewe ko muri umwana ariko ra hanze no gukora. So
none Divine bambwiraga ngo mwaramubuze ra ariko ubanza aribwo akiza ndabona gihetse ibikapu ariko si uko yakomeje konsa uyu mwana kandi nyina yaje ahubwo se ko numva ufite ibibazo byinshi mukecuru bite byawe iki ufite ibibazo byinshi byakurenze rwose ese wowe uraba utaransuhuza ukambwirana umushiha mbabarira so wowe dusanga nyaboneka icara wonsa umwana wawe muzi ko yari yarakubuze birirwa bajya kumwonkesha rero wumve akonka 3 ku munsi gusa kandi agomba konka kenshi gashoboka ariko se urabona uwo mugore urimo kumwosa adafite amabere abiri nk'ayanjye kuriya tumutamikane yose ko yamwonsa gutaraza se ukaba uhageze wakwicaye ukamwonsa muzi ko uyu mubyeyi arimo konsa umwana barebana mu maso aba arimo no kumuvomamo urukundo rwa kibyeyi mbabarire pe narumiwe mama wikomeza kumara umwuka wawe Divine ntabwo ari bwa cyiza ahubwo umubona ngaragiye ahubwo mwanindi uyu mwana ngo agiye kumunjugunyira nyine ngo ntazagaruka Pereza wanjye ngaho rero wa mugani wawe reka ngende umukecuru usigara umusobanurira reka kumbaza ibibazo byinshi ariko se uko kuragiye cyangwa ni ikinamico murimo gukina ikinamico yewe nanjye ndimo ndabyiba ngaho ndagiye ahubwo umwinyereza kujya gutega indege ubu usize uru ruhinja uzarure nturi nyirakuru ariko mana Muneza wanjye muneza iki nzagukumbura ese gusa dutandukanye tutanganye shenge ariko nta kundi inzira z'ubuzima zibyaye amahari ariko amarongo naboneka sinzahera nzagaruka ni hawe umva Divi nushaka ntuzagaruke mu bihumbi ayo marongo wirukanye nta ruti kibondo cyanjye usize kindirira mu maso ntafite uko ngihoza kirashaka weye Divi nawe sha unyigishije umuntu icyo ari cyo urumva unyeretse ko umuntu ari inyamaswa mu zindi ndabibonye ariko narakubwiye wa mwana we nakubwiye kenshi kuriya nta mugore umurimo wanga kunyumva kuva nkimenya imyitwarire ye sinigeze mubona nk'umukobwa uzakubakira urugo mama none dore bizakoze mama mbabarira mwishengura rwose Divine naramukunze birandenga urukundo namukunze rwampumye amaso rutuma nirengagiza imico ye mibi nifuza kumugira umugore wawe urumva amahame rero nari nzi ko namara kuba umugore azahinduka akava mu buzima bwo kwikundira inzoga n'utubyiniro no gukururukana n'abagabo sinigeze ntekereza ko yantera agahinda kangana gatya cyakora afite umutima ukomeye pe umuntu usiga agahinja yabyaye kamuririra akirengagiza amarira yako akagenda koko urase ko karagiye burundu cyangwa aragaruka ngaho rero mbwira uko ugiye kurera uyu mwana gusa igihe akiri uruhinja ubu urabona atazagupfira mu maso mwana wa fiye karame uyu mwana waretse nkamukwihera burundu ukamwitwara ko nagahinda kari gutuma uvuga gutyo ukamurera akazaba uwawe koko fiye nyemerera urokora ubuzima bw'uyu mwana kuko njyewe ntacyo mfite namureresha Allô? Allô? Oui. Yego ndakumva Jackson. Amakuru yawe? Sha wapi sha? Amakuru ntabwo ari meza kuko inshuti yanjye Muneza yahuye n'uruva gusenya. Ngahore. Ngo byamugendekeye bite se kandi? Kakana kapfuye se? Sha akana ni kazima. Ariko nyine ibyo yakoze Muneza nagahoma munwa pe. Divine se ngo yakoze ibiki kandi? Sha uzi ko yagarutse mu rugo aho kugira ngo yicare mu rugo rero umwana we akaba yaje akazinga ibyo byose akurira indege umwana akamujugunyira Muneza akigendera. Ngo yagiye he? Muneza ntabwo azi igihugu umugore we yagiyemo pe. Gusa nyine ngo yamubwiye ko ari kimwe mu bihugu bya Aziya ariko ntiyamuhishurira icyo ari cyo. Mbega Divine ngo basanga yagiye za Dubai dore ko ari abakobwa bakunda ibyusa bakura abagabo birukanye ijoro n'umunsi. Uretse koko ni gute yatinyutse agasiga umwana ungana kuriya. Ikibabaje kurusha ibindi rero nuko Muneza amaze kumpamagara ambwira ko n'udufaranga twose yari afite kuri konti ngo Divine yagiye aradukukumba nta n'inote y'igihumbi ngo yasizeho. Mana we mbega umugore w'umugome we bivugwa se ubu se Muneza asigaye he we nyine urumva nyine ko yasigaye mu mazi abira nyine ubwo no kubona yahishira ijoro ngo ni intambara ikomeye pe sinzi uko abigenza.
ni ukureba uko tumutabara tukamuremera byibuze akabona yo guhahisha no kwishyura inzu. Inzu se iyo ntabwo akeneye kuyishyura kuko Divine amusize muri ya yindi we na musaza we basigiye n'ababyeyi babo. Ubwo se uwo musaza wa Divine nabona mushiki we yagiye ntazahita yirukana Muneza muri iyo nzu. Ubanza atazamwirukana kuko n'ubundi yari yarayibahariye nyine we ngo bayibemo nk'umuryango we yibera muri geto hari yazabiryogo. Ubwo adakeneye kwishyura inzu ndumva bitagoye cyane. Ubwo rero ni ukumurebarebera ko yabona yahahishe muri uno mugoroba nyine ubwo mu gihe atarongera kwisuganya ngo abone utundi dufaranga. Birakwiye pe. Reka muhamagare mwihanganishe ndebe ko hari n'akantu nakohereza kuri telefone ye. Nanjye ubu ngiye kureba uko namugenza rwose turebe ko twatabara umuvandimwe. Yego rwose. Ariko Sefiye karame uriya mugabo wikurura ijoro n'umunsi ubona utazamukuraho rwangendanye yihe se mama? Umugabo watawe n'umugore akamusigira uruhinja se ukaba ukomeje kumwikurura ejo bundi nagutera indu uzangaruka imbere umbwira ubusa. Mama uriya mugabo yazinutswe abagore ku buryo niyo wamufata ku ngufu ngo muryamane yakwiyaka akiruka. Ubu se ijoro bukiri mu rugo rw'ukora yekira erega kubera ukuntu asigaye yarahungabanye ntakimenya no kwiyitaho. Namaze konsa umwana mbona hari utundi turimo nkeneye kumufasha nko koza ibyombo no gukora isuku mu nzu. Ako mama uziko no kumesa imyenda atarakibiha agaciro. Noko noneho byarenze konsa umwana we usigaye n'umuyaya mu rugo rwe. Ubu se buri gihe uzajya utahira ijoro wumve ko tuzabyumva kimwe muko? Oya siko bizahora mama. Uyu munsi byateye nuko namufashije ayo masuku. Gusa nyine Muneza nawe yantindije mu nzira kuko yamperekeje duhagarara ku muhanda umwanya munini tuganira. Singibi ibyo navugaga. Ubwo se ko gakungu nk'akimbwa ziri mu igobe kazasiga amahoro hano. Ubwo ejo muzaza umbwira ko twita indayi. Ariko uziko ibyo bintu narayimbirose mama. Ngo nari mwita inda ya Muneza ngo ari inda nini. Mase ngo ngiye kwa muganga bambwira ko nzabyara impanga. Aho nyumvira n'ukuri kwima kandi uri umusazi wa mukobwa we. Uri umusazi. Ubwo sizo zozi nkizo ziba ziturutse ku kikoko cyangwa sha umara konsa umwana ukajya no gupfumbatana na Muneza maze wagera mu biryo mwiriwemo bikakugarukamo kabirotse. Muneza sindaryamana nawe gusa uko bwije no kubukenge ndamwiyumvamo ukuntu mama sigiye kukubeshya ngo ugenda umwiyumvamo ariko akasakumiro fie uri muzima cyangwa wavangiwe watewe n'abazimu nge kukuraguriza. Nkimara kumva amateka y'urukundo umutima wantegetse kumukunda nkamutetesha nkamuhindurira amateka nkamwibagiza agahinda yatewe na Divine. Byibuze nubwo yababaye ari mutoya ariko akazasazana umunezero. Kamana yanjye ariko ubwo Mureza ntiyakuroze ngo ukunde usigarana umwana we none nawe ukaba wubeshya ko ari urukundo umufitiye koko. Mama nta wandoze humura gusa Muneza ngenda mukunda uko bwije no kubukeye. Ariko kandi umuvuduko urukundo rwanjye rufite simfite imbaraga zo kuwuhagarika. Nuko mba nshaka kumuhoza amarira nkamwibagiza ishavu n'agahinda yatewe na Divine utagira umutima. Ariko uwo mutindi w'umunyabibazo se urajya kumwiyahura ngo azakumarira iki? Ntiwambwiye ngo n'ubufaranga yari afite bwose uwo mugore yarabukukumbye. Muneza niyo atagira icyo amarira ariko ngewe nkakimumarira nzumva nyuzwe kuko sinyereye amafaranga ye ahubwo nkeneye kumubona anezerewe. Yewe uzi kubona umuhungu mwiza kuriya umuhungu mwiza nka Muneza ukamubona yarashaririwe n'ubuzima atajya aseka ahora yitsa imitima ubundi ukajya kubona ukabona amarira ashotse mu maso. Yewe ubwenge bwawe bwatakaye umunsi ufata umwanzuro wo kubyukirayo no kugoroberezayo ngo agiye konsa nk'aho ari umugisha uba ugiye kunzanirayo. Mama ibyo wambwira byose rwose Muneza ndamukunda kandi sinzatinda kubimubwira. Nkeneye gutabara umutima we nkamubwira ko mukunda kibuza akamenya ko kwisi ari umuntu umukunda. Uzabimubwira se bikumarira iki wagicucuwe ko wapfuye uhagaze? Nanyemerera urukundo bizanduhura umutima kandi nawe ndabizi neza azaruhukira ntimba mushegesha umutima. Urajya kwikundisha ku mugabo ufite umugore wese wabuze abasore. Yego nawe barwa mu bantu babyaye ariko witonze ntiwabura umusore mukundana ukareka kujya kwandavura mu bagabo bafite ingo zabo. Abasore birirwa bananyiruka ariko simbashaka. Ndashaka Muneza nkigarurira umutima we ubundi nkamunezeza bikarenga imibabaro yose yagize. Ngiye gufata ahubwo amasengesho y'imisi 3 kandi nzavamo Imana impaye imbaraga zo kubwira Muneza ko mukunda. Wabuze ibyo usengera wanjijiwe. Iyo Mana usenga uyisaba ibanze guha ubwenge bwo gutandukanya ururo n'icyatsi wa gicucu. Nahizo nkundu ugiye gusengera zo uretse n'Imana na Satani ntiyazemera.
Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. Bimeze bite se mani? Yawe sinkubwire ngo iki urukorwa wenyine rumenyereye se? Gatete we akabi ntikamenyerwa ariko nyine ngo akaje karemerwa. Ibyo mushiki wawe yankureye ngenda mbyakira kuko nyine nagahinda kanjye. Ugomba guhagarara kigabo nyine nta kundi. Umwana se ko ejo bambwiraga ngo yarwaye wavuye kumuvuza? Sha namuvanye kwa muganga ariko amakuru bampaye yankuye umutima. Ngahore arwaye indwara ikomeye se? Bambwiye ko kariya kabyimba afite mu mutwe gashobora kuba karaturutse kuko yarituye hasi ubwonko bukangirika. Ubu rero bambwiye ko ngomba kujya kumuvuza mu bihugu bifite abaganga bazi kubaga ibibyimba byo mu bwonko. Ariko ye sikuriya mwana wagira ngo yavukanye umwaka umana ari wowe ari na Divine kuvuriya mwana avutse nta mahoro mwagize. Amahoro twari kuyagira iyo Divine aza kumbera umugore mwiza. Ibyabaye byose byaturutse ku myitwarire idahwitse ya Divine. Nubwo urwaye umwana wanjye arwaye ndahamya ko bwaturutse kuko Divine yaramutuye hasi. Amutura hasi se warabirebaga mune? Sinabirebaga ariko kuba uriya mwana yaratoraguye muri ruhurura. Abamutoraguye bakahasanga na telefone ya Divine yamenaguritse. Ndetse bagasanga yanahataye urukweto. Ni icyerekana ko Divine yamusindanye akitura muri iyo ruhurura ahetse umwana. Uburyo urimo kubivuga nk'umuntu wari uhari rero nibyo bitangaje. Sinari mpari ariko ndakeka ko ariko byagenze. Kuko abatoraguye umwana banasanze yavunitse akaguru. None se yavunitse atituye hasi. Ntago amakuru we ntabyo uzi rwose. Birumvikana ko Divine yituye muri iyo ruhurura umwana urajishuka muva mu mugongo. Kongera rero kumwihekesha ntiyari kubishobora. Ko gusindaga nataha akagera aha nta mwana afite atibuka naho ari. Birababaje. Ariko reka tuve muri ibyo nkubwira ikingenza nitahire. Nguteza amatwi rwose mbwira muvandi. Narinje kukumenyesha ko inzu yacu twayigurishije. Ndetse ko abayiguze bayikeneye bitarenze iminsi 3 gusa. Ngo ikigate? Ntabwo bishoboka. Iki bidashoboka se? Kugurisha inzu yacu se nibyo uvuga bidashoboka? Ibyo bintu rwose ntabwo wabinkura kandi uzi ko mushiki wawe yagiye anyibye amafaranga yose. Urumva se nakuraho gukodesha ukuboko? Ukirirwa mbaza ibibazo byinshi yewe. Icyari kinzanye no kukumenyesha ko inzu yagurishijwe kandi kugomba kuba yivuyemo bitarenze iminsi 3. Kwagahinda gashira kandi aribagara koko. None si ibyo bintu Divine arabizi cyangwa wayigurishije wenyine mushiki wawe atabizi? Divine maze niwe wantegetse kuyigurisha kuko ngashaka amafaranga byihutirwa nawe wiki. Amafaranga sarashaka yiki? Ayo yagiye anyibye ntahagije. Yagiye kuyakoresha simbizi sinshaka no kumenya ntibinandeba. Icyo nakoze nuko nubahirije ubusabe bwe nkagurisha inzu kugira ngo abone amafaranga akeneye. Mwana we none se basi mbere yo kumwohereza amafaranga wampayeho make nkavuza umwana kuzi ko Divine yagiye kugenda akajya kuri konti twabikagaho akakukumva udufaranga twose akatujyana iyo yagiye kwangara. Ubu tuvugana kimwe cya kabiri cya miliyoni 40 nagurishije inzu cyamaze kugera kuri Divine hari Dubai. Ubu wasanga yanamaze ahubwo kuko numvaga yashakira impamvu zihutirwa. Iyo uzi wayamuhaye ntiwamuhona make ya basi nkafashe kwita ku mwana nabyaranye na Divine nibura ngo ndeko nanamuvuza. Ibyo rugo rwawe na Divine nge ntibindeba. Uzamuhamagare mu byivugane. None se basi gate niba Divine yaranze umwana we nka nyirarume ntiwafasha kumuvuza? Divine wamwibyariye yantegetse kumwoherereza inote zatavuye ifaranga na rimwe. None ngo ninjye wajya kwikuramo ngo ndavuza bishywa. Mana we ngo akaga muragenda na koko. Basi ngaho nguriza nka miliyoni 2 nifuriza umwana ngewe nzakwishyura. Sibyo? Divine we ndabona amazi y'inaya kuguye neza Bakagenda. Uzi ko ubwiza bwawe burimo kugenda bwikura inshuro nyinshi we. Iravugisha kuri seriri. Umva abagabo b'inawe uraza kubashinguzaho amadolari ubura wiyakwiza pe. Yewe umva nanjye ndayashaka nk'uwayataye. Sibyo?
sigaye warose gateta nyoherezaga komisiyo kawe numvaga natangiye kurambirwa kuba naho ninjiza amadolari. umva ubwo komisiyo yanjye wayibonye rwose humura ubu ugiye gukirigita amadolari aguhumureho ku buryo uzajya unyura hose bazajya bumva impumuro y'amadolari. ariko koko Riri aya madolari unyizeza nzayabona cyangwa ni inzozi? aha umva nkubwire ino hari abagabo bafite ikofi sha kandi bazi kurekura inoti batizigamye. iyo umuhaye ibyishimo kwa kundi kwacu nyine akurekurira inoti bikakurenga. uswaye naguha pasiwodi ya konti yabo urumva umubare w'ibanga ubundi ukagenda ugakora ayo ushaka. nawe urakabije pe urakabije ririmba wareba uzaba ubyibonera. ubwo se umuntu yakubwira ngo dore ngiyi konti we ngo kuri ayo mafaranga ushaka yose gusa waba wamukoreye iki koko? erega hari abantu badafite ikibazo cy'amafaranga mwana. hari nk'umuntu uba ufite amafaranga akabizi ko neza uko yayakoresha kose atazigera ayamara. yewe ariko we uzi ko inaha hari abantu isi yahindukiye nk'ijoro cyane. ibaze kuba ufite ubushobozi bwo kubona icyo ushaka cyose. ubundi hari abantu bahitishamo kujya mu ijoro cyangwa kuguma ku isi bagahitamo kuguma ku isi kubera ubutunzi bahafite. aba rero nibo nanjye nshaka kumuzana ko bahari ubundi bakampindurira ubuzima bwacu kuri n'ubutindi bwo kwa Muneza bwari bugiye kuzanyizingiraho. umva wemereza komisiyo yanjye ubundi bidu bimbaze. uzi ko ijoro ngiye kuguhuza n'umuherwe muzamarana icyumweru akaguha amadolari 30,000. yesu ibaze we cyane. ni miliyoni zingahera miliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda. utyo divine kabiri giwe. ahubwo nizere ko komisiyo yanjye wamaze kuyibikuza ukaba wicaranye aho ngaho inoti nizere ko ugiye kuzibara. umva umura nayazanye zana inoti zawe ngizi zirazize reka ndebe va tete yamaze amereza za miliyoni 20 mpita nyibikuza yose njya no kuyavunjisha mu madolari. ubona ngaya amadolari yawe reba neza ko yuzuye. mereza ndebe mereza ubare neza ndabona baguhaye inoti z'amadolari ijana gusa. reka mbare ndebe ijana 200 300 400 agusi we izo noti zawe ko mbona ntazi uko zimeze zite tumva zigagaye ukuntu. ariko nawe utekereza ze ntuzi ko ziba zikomeye kandi nyine umutipe wamvunje yamaye utunote dushyashya gusa umva wa cyana we uzi ko aya madolari ari ibicupuri we toka satani wiki ndakubwiye ngo bagupfunyikiye. umva Riri utambwira ko kiriya kiginga cyantubure kuko nahita niyahuzwa n'agahinda. ubu se hari icyo utabona? reka nkwereke umva reka nkwereke turi hano mu kati nta yarimo do reba 100 ry'amadolari ya orijinali ni ukuri bari imeze ureka yawe. nyereka neza nayo mwana kagereranya izi note zombi urabona iyawe isa n'iyanjye se urabona ntibihuriye. Liliane we cya kiginga cyanure cyo gatumbaga n'ubigize ne kuko Riri wigize utase nyine ubwo nyine ni ukwiyakira kuko wagutubu ntiwakongera kumubona pe niyo wasubiraho nonaha kandi niyo wamubona yakwihakana. mana nyagasani ubwo biragenda bitera Riri nyine urashaka ugura komisiyo yanjye kuko rwose ntacyo twavuga ntaramereza umukuragira wanjye pe nta kintu na kimwe. ubwo se kuko urumva nakuraho izindi miliyoni 10 zingahe zo kuguha we uzi ko nayabonye ngombye kugurisha inzu ko ahubwo nyine mbabarira wihangane komisiyo yawe nzayiguha uwo mugabo agiye kumuza nawe yayampaye kuri ko imana mbabara nzayagwa akinyishyura. izi gahunda nari ngiye kugukorera nta masezerano ngirana nawe ngo wenda unyambuye nakurega urumva. ubwo rero ngewe nkorana n'abamereje inoti ahubwo reka mbe ngucitse hari umuntu dufitanye ikigahunda ataza kuntegereza akarambirwa. ubwo nyine ntabwo wabinkorera ibyo bintu ntabwo wabinkorera n'izina ry'Imana. ubwo se kuko nutandwanaho ndabigirane koko ko nta n'itike mfite yansubiza i Kigali n'ibindeba ni ukuri gira uko ungenza winyirengagiza nkaho tutaziranye Riri reka rwose ntabwo yarayibona Riri mbabarira. bavandi umuntu wese asaba ikintu yumva ashaka gishobora kunezeza umutima we kuko imana yagize neza rwose
ya mana turirimba ko ihindura ibyanze guhinduka yahinduye n'ibyanjye. amen. ntihagire rero ikintu mwiyima rwose, fagitire ni iyande, iyanjye ngewe Muneza. ariko noneho rero ndabona utakiri Muneza dusanzwe tuzi kabisa. gute se? ibyishimo ufite kuri iki gicamunsi mperuka kubikubonana kera. nawe ndabona byahinduye isura pe. ibyishimo Muneza afite uyu munsi ndabona bidasanzwe. ko atubwira icyabimuteye. bonega amatwi mbabwire, narababaye bihagije. ubu igihe kirageze ngo amarira yanjye Imana yavunjemo ibyishimo. urumva? Imana yamvunjiye rero nshuti zanjye. none se ari inkuru nziza wakiriye se muva Jackson. ubu ntabwo nkiri umushomeri sha. rahira rero. ubu nabaye Muneza wundi utandukanye na Muneza usanzwe uzi. nuko nukusha. niyo mpamvu rero nabahamagaye wowe na Fiyete nk'abantu nyine b'inshuti zanjye. ubundi ngo mbagezeho inkuru nziza. kagire inkuru rero. none se mani hari ikipe ikomeye yamaze kukugura se waba? oya nta kipe yaguze. oya rwose ntayo yaguze. izo zari inzozi zawe cyane. ahubwo ubu tuvugana mvuye gusinya amasezerano y'akazi mu mushinga wo gutoza abana bato umukino wa basketball. ngo wow, uwo mushinga se bamukorera he? none se uwo mushinga ukina basket ko numva nanjye ntawuzi mani ko mune ubwo abo bantu bagusinyishije amasezerano si abatubuzi? oya ko beze muri iyi minsi mbizi. oya shira igishyika ntabwo ari abatubuzi. mbwira neza uwo mushinga ntabwo usanzwe mu Rwanda, ahubwo wazanywe na federasiyo y'umukino wa basket ku isi. ni umushinga wo gutoza abana biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye gukina basketball. none se ubwo nuvuga ko ugiye kujya uzenguruka mu bigo byose by'amashuri utoza abana gukina basket? yasha ibyo biraciriritse. urumva burya iyo Imana igukerereje igira ite? igutegera indege. nta n'ubwo gutegera ikintu cyoroheje. indege nabyo byari ikakwihutisha ikakugeza aho ishaka kugera vuba byihuse. uvuga nibyo koko? tuvugana rero mvuye gusinya amasezerano yo kuba manager w'uwo mushinga. manager? sasa bivuze ko rero umuyobozi mukuru w'uwo mushinga ku rwego rw'igihugu se? bishimangira uti cyane rwose. urumva? Muneza manager w'umushinga ku rwego rw'igihugu. umva se tega ubu ahubwo nawe witegure kunyandikira ibaruwa isaba akazi. ubu ni nguhindurira ubuzima. Imana ishimwe cyane. bosi Muneza. cyakora Muneza cyibuze ubwo ubonye akazi ugiye guhita ubona uko wivuriza umwana wawe neza. icyatumye mbahamagara rero bavandimwe, nashakaga kubashimira ko mwambaye hafi mu bibazo nari ndimo. yaba wowe Jackson ndetse nawe Fiyete na Sonia nagombaga kumushimira imbere yanyu nuko atabashije kuboneka. ntakundi Jackson ndakumva. sinzibagirwa ukuntu we na Sonia mwanzirikanye nabuze yo guhaha. kiriya gihe mwangiritse urukundo ntazibagirwa. muvande ibyo twagukoreye nitwe twikoreraga nyine kuko uri inshuti yacu ya bugufi. Fiyete rero wowe sinzi uko nagushimira kuko wabaye byose kuri njye. wabaye mu mwanya w'umugore wanjye, umbera mama w'umwana wanjye mu gihe uwamubyaye yari amaze kumunjugunyira. inshuti yanjye uriya mwana niyemeje kumubera umubyeyi kandi inshingano niyemeje nzazisohoza neza. iki nishaka gushimira rero Fiyete ni uko wabonye Gatete anyirukanye mu nzu ye ukibwiriza ukajya kunshakira inzu ukanayishyura amafaranga yawe amezi 2 yose ntigeze mbigusaba. ibyo bintu rero wankoreye bizampora ku mutima iteka. Muneza we ndakumva. uretse ko bisa nkaho nagukunze warazinutswe urukundo, ariko njye sinzahwema kukwereka urukundo ngukunda wowe n'imfura yawe. umutima wanjye wakomeje kujya umuhatira kukubwira ko nanjye gukunda, ariko ibikomeye natewe n'urushako bigatsikamira iryo jambo. njyewe rero uzambabarire kuba nananiwe kwihangana nkabikubwira. ndabizi ko nagukunze urudashoboka, ariko basi uzahora uzirikana ko ngukunda. ariko urabizi Fiye, mbona igihe kigeze ngo niziture ku mateka mabi y'urushako rwanjye na Divine. kuva uyu munsi niyemeje kwinjira mu rukundo rushya utahwemye kunyereka, kandi nkwijeje kuzagukunda ubuziraherezo. umva Mune ndakwemeye cyane. kora ahangaha rwose. kora rwose. umva ijambo uvuze wari waratinze kurivuga rwose. nukuri kandi ndabivuze. Fiyete niwe mugore ukwiye guha urukundo rwawe kuko nawe yaguhaye umutima we atizigamye. umva aka kantu ni keza rwose. dore se Mune ibyo uvuze urakomeje cyangwa biragucitse?
Mune urankunda koko fie shira impungenge nanjye ndagukunda cyane gusa ubukene n'ishavu natewe na divine byahoraga bitsikamirira iryo jambo ubu rero ubwo mbonye akazi ndumva ntewe ishema no kukubwira ko ngukunda kandi nubyemera ntituzatinda kubana yewe nagukunze mbere kandi niteguye kubana nawe yewe niba unabishaka n'ubu wambwira tukajya gushaka umwanditsi w'irangamimerere ubundi akadusezeranya rwose nkarara ndi umugore wawe ariko hamugani nta n'impamvu yo gutina mu makonti oye no si ibintu byatunganye kuko n'ubundi ngo ibitinze birapfa aya ntabwo byapfa fiyete wanjye ejo tuzajye ku murenge baduhe gahunda y'igihe tuzasezeranira imbere y'amategeko urumva icyemezo nagifashe ngewe Muneza aka kanya rwose ejo uzaze tujyeyo niyo baduha mu kwezi gutaha ngiye nditeguye urumva miliyoni 2 bampaye zo kwitegura gutangira akazi ngomba kuzikoresha nkishyura igisabwa cyose ariko tukabana shamana yanjye we nakumira koko ariko si uko nkubaze ibyakuweho kunsubiza ukavugana amaganya nuko ikiganiro cyacu urabona kiza kugera kuki shasoni ndakumva ibyambayeho ni agahomamunwa pe guteze ni agahinda kagerekeranye ndumva nawe uzabamera mbikubwira gusa icyo nakubwira ni uko ibyanyu imbwa zabirwaniyemo se zite ko mpera ukumbwira ngo wamaze kubona na Liliane wagusezeranyaga ko agiye kugukiza byagenze gute Liliane kubonana twarabonanye koko ariko nyine yambereye umunyamahanga ibibi byambayeho byose urebye ni nawe wabigizemo uruhare ko mperuka se utumaho Gatete ngo agurishe inzu shisha itabona ngo akorereze amafaranga yo guhunga Liliane ngo akunda kurangira abagabo ibyaye imbwa zaje kubirwaniramo gute nyine amafaranga yose Gatete yarayoherereje ariko yagiye nta n'igiceri cy'ijana ndiyemo bishoboka impamo y'Imana uko yayohereje nagiye kuyavunjisha wamwangika amadolari y'ibicupuri mbimenya nyuma nuko ndarira ndihanagura mwana we miliyoni 20 zose warazihombye ntiwasigarana ka miliyoni na kamwe ariko shaho waretse ubutezi ndakubwira ko nta n'igiceri cy'ijana nariyeho nawe ngo kamiliyoni ubwo se bamaze kugutuburira basi Liliane wari wagiye usanga hari icyo yagufashije soni ndakumva Liliane nari nizeye yabonye bimbayeho aho kumfasha nawabonye ntacyo kinkuyeho ahita nyihakana shahanjugunya ku muhanda aranta mbega umukobwa ubwo se wasigaye utunzwe n'iki koko ko wambwiraga ko amafaranga wajyanye yose yagushiranye ubwo nyine natangiye kwirwanaho nshaka umugabo wambenguka byibura akama ku mafaranga ndakumva muri uko gushugurika rero nibwo nahuye n'ibigabo binkorera ubugome bwatumye nzinuka iyi si we mbega ubugome mbega abagome we shasoni uzi ko hariho abantu n'inyamaswa zirusha ubumuntu ngahore bakugiriye nabi se nabi gusa se ndabonye isi nyikaragiyeho nuko njya ku muhanda gushaka naho ibyishimo akama amafaranga mbamuye n'igitipe kisaba ko tujyana tukamarana icyumweru ubundi kikama amadolari 20,000 ayo madolari yose se yarayaguhaye niko miliyoni zisaga 20 z'abanyarwanda yaraziguhaye nyine ko yampaye yarayampaye ariko ibyo yankoreye nagahomangane disi mwana we yaragiye anshyira mu cyumba amarana iminsi 3 yego nuko nyine tukajya dukora ibyo ashaka byose mu gihe ashakiye arangije nyuma anteza ibisore 3 bimara indi minsi 4 yose bisimburanaho none byanyanduje ibirwara bya henahe biranyangiza mwana we sinzi uko nabivuga pe none se kucyaguteje ibyo bigabe kandi atari byo mwavuganye ni bwa bugome nyine nakubwiraga ibaze nawe abo bantu bose kunsimburana y'iminsi 4 bataguha agahenge numva
kandi bagakora ibyo bakora nta n'agakingirizo soni wowe mbega ngo urakubitika wamba n'umubiri wanjye uhuriyeho ibirwara byinshi byandurira mu mibonano mpuzabitsina natewe n'ibyo bishenzi by'ibigabo. mwana nyagasani we, none se we igihe bakurekuraga kuki utahise ujya kubarega? ariko ye nari kumenya ndega nde ko nta n'umwe nari nzi izina muri abo bose. ari uwampaye amafaranga ari n'ibyo bigabo bitatu nta na kimwe nari nzi izina. kandi rwose bansohoye muri iyo nzu yabo mu ijoro banyirukana nka nyakabwa ku buryo nta n'umuntu n'umwe wamenya ibyo bankoreye. wewe abo si abantu ni inyamaswa mu zindi pe. icyakubwira ukuntu bangaraguje agatisha bakamfotora nambaye ubusa buri bagafotora aho bashaka hose. barangije barambwira ngo nindamuka mvuze ibyambayeho bazashyira ayo mafoto ku karubanda. ayiga mama we, ibaze ugiye kubona ukabona amafoto y'ubwambure bwawe asesekaye ku mbuga nkoranyambaga we, ubwo wakwirwa hehe? niyo mpamvu nyine ntigeze ngerageza no kurega nkafata aya mafaranga baguze ubuzima bwanjye nkayategesha indege nkagaruka iwacu i Rwanda. mbega Divine ngo urahura n'uva gusenya barasura bizi. wabonye ibyo wiyahuramo? ubwo numva ngo abantu bajya kuyora amadolari mu bagabuye ku migabane yateye imbere, nkumbi n'ibyo babamo. Sonia we reka nkubwire uzaharanire kurya udufaranga duke twawe waruhiye. ni ukuri ariko ndakubujije ntuzigere uhirahira ngo ugiye gusheta ubuzima bwawe ngo ukurikiranye amadolari y'ubusambanyi. ntabyo nakora njyewe, ni umuvumo musa. si ibyo nahoraga nkubwira? sinakurangiye akazi kaguhemba ibihumbi 400 ukayanga ngo yose amafaranga wakorera umukobwa waremwe neza. hari uko ntari nagize. nanjye narize ibyambayeho ni isomo ntazibagirwa. ubu si izo miliyoni bampaye zigiye gutuma mpfa nabi, ntizigiye gushira ntaranamara kuvuza umubiri wanjye ngo ndebe ko nasubirana uwo muntu. iyo wemera ugakora kariya kazi ugatuza ukiyubakira urugo rwawe na Muneza, ntuba uri umugore ubereye urugo. none nyumvira ukuntu wagiye kureka ubuzima bwawe muri ayo manjwe y'ubusambanyi. nanjye ndicuza ibyo nakoreye Muneza byose. Soni sinzi uko nza kumuhinguka imbere musaba imbabazi. mana usedisa zambabarira n'ukuntu yankunze nkamuhemukira. Divine we, ntakubeshye nta mbabazi ukwiye pe. Muneza waramubabaje bihagije ku buryo yamaze kukuzinukwa burundu. oya Soni, Muneza arankunda ntazanyima imbabazi, ibyo nabihagararaho pe. nyine ngiye gufata udufaranga nsigaranye mwivuzemo, ubundi nimara gukira nsubire kwa Muneza musabe imbabazi ndebe ko yanyemerera tukabana. reka nkubwize ukuri, ubu noneho akaguru ndagahinnye, nemewe kwicara nkubaka urwanjye rwose. yewe kubana na Muneza byo byibagirwa kuko ubu yamaze kwiyegurira undi mugore. kuki cyane? umugore wese kandi wihaye kwigabiza umugabo wanjye akamuntwara. haga umuntu asubiza amerwe mu isaho rero. yewe nyasubiza mu isaho kuko ubu Muneza na Fiyete bashobora kuba bari mu nzira bava mu murenge gusezerana. ubu iyo utambwira ko ushaka cyane maze nanjye nari kubona batahiye ubukwe. baba Sonia we, utambwira ko ibyo uvuga ari ukuri kuko nawe kwicwa n'agahinda. niko Muneza na Fiyete bagiye gusezerana koko? niko bimeze rwose. Muneza na Fiyete ndetse n'abaherekeje dore bazamutse mu modoka nziza za V8 zigera muri 3 mu kanya rwose saa 4 bajya ku murenge. kaka Muneza se wakubiswe n'ubukene yakora amafaranga yo gukodesha V8 zingana gutyo zose ngo agiye gusezerana na Fiyete. ntabwo ari V8 wabonye. uheruka inzira mu kirere kuko Muneza yabonye akazi katikoraho, ubu ngo arimo guhembwa miliyoni 3 zose buri kwezi. uramwitiranya wowe? uravugisha ukuri cyane. aya mafaranga se yazaribwa na ruriya rwavumba ngo ni Fiyete mari ntibishoboka. umva Soni, reka nirukanye njye kureba Muneza ku murenge, wenda nasanga batararangiza gusezerana ubu ubwo nkahita mbwica butaraba. yababa haraga umuntu, reka nirukanka ahubwo ndabizi Muneza ntabwo ibyo gusezerana Fiyete byose birahagarara. ntabwo nemera ko basezerana. sheri
ngaho ngira umpube rero twishimire ko dutsinze igitego cy'umutwe mu mukino w'urukundo. nakowe kuguhobera se kandi iri joro ndibuda gupfumba tukiri yambisha ndagushimira ko wemeye nta gahato kubana nanjye kandi kwemera kwawe si ukwa none ahubwo wemeye kare igihe wiyemezaga kundera umwana utabyaye mu gihe nyina twamubyaranye yari amaze kumujugunyira. ubu rero igihe kirageze ngo nkurerere n'ibindi bibondo tuzabyara umukunzi mwiza. ko nta gahoro se urukundo mufite uzi ko wabareba yagira ngo mwamatanye. ariko reka twihorane twumve icyanga cy'urukundo rudashira tumaze guhamiriza imbere y'imbaga y'abantu. ese wagize ngo kwikura muri iki gituza cya Muneza birasaba imbaraga zisanzwe tuba nakomeza nkarambikamo umusaya rikarinda rirenga. umva rero kubwira icyo gituza ni icyawe rwose wagitsinda. ni wowe kiryama nk'uko ushaka n'igihe ushakiye. shiri karambe naho rero ngwino tujye mu modoka dutahe ubundi ibindi turabikomereza mu rugo byose ndumva abashoferi batuvugiriza amahoni ubanza barambiwe. aya ni muze mujye kuduha amazi twinywere rwose twishimire intambwe mumaze gutera rwose. ahubwo ndabona muzehe na mukecuru baje badusatira sinzi icyo bashaka kutubwira. niko sha ikaramu mwagenze muri filime y'urukundo se mukaba mutaza ngo dutahe kandi ari mwe mugiye kutwakira ubwo bite byanyu. Muneza ubanza yishimiye umugore we ye erega n'ubundi nakubwiraga umugore ntiwikanga kunyumva. mama nanjye rwose ndicuza imyaka yose narorongotaye nyuma ya divine ngo ndarambagiza ntazi ko ndimo kwirahuriraho amakara. burya rero imana yakunyujije muri biriya byose yagira ngo kwigisha umuntu uwo ari we. yego mama ubuzi neza ko fiyetu yatandukanye cyane na divine. ndabizi rwose. ibyo ni nabyo bizatuma umukunda ukamwubaha ukamuha agaciro kamukwiye. buriya rero ibigeragezo tunyuramo ni uruganda imana iducuriramo. burya guca mu bikomeye bitera ibikomere ariko bigusiga ukomeye kugira ngo uzakomeze kugira ngo uzakomeze abazakomerekera aho wakomerekeye. akomeza urugendo nta nkomyi nyine. nibyo pe yewe neza niba ari ibikomere yabinyuzemo bihagije pe. urabizi gusa twese twishimiye ko imana yamuhuje na fiyeti ugiye kumwamura ingoma z'ibisere by'urukundo yaseretswe na divine. iyo nanjye niyo ntego injyanye mu rugo rwa Muneza rwose. nzaharanira kumubona aseka kandi yishimiye ubuzima bw'urushako. yewe natwe twakwakiranye urugwiro mu muryango kandi tuzagufata neza mukobwa wacu. nabo arabibona. yewe Muneza we Muneza mugabo wanjye ni ndizera ko rwose nsanze mutarinjira mu biro by'ubuyobozi. ukuri ko imana nari kubabara cyane iyo nsanga umaze gusezerana n'umugore utari wawe. nyamuneka namujyane kwa muganga. yasanga atarasezerana. uzi ko anaturutse hehe mana yanjye. ubu nanjye biracanze ahubwo. Ngiye gushaka sheri. ntacanze rwose. mugore wawe naje n'ukuri kw'imana. ngo nguki nawe bakubera umugore none nawe uzira ndishije rwose nagukora byose ku buryo nabikoreshejwe n'ubujiji. ni ukuri kwawe ariko urabizi naragukundaga sibyo kandi n'ubu ndacyagukunda mugabo wanjye mwiza. rwose ariko mbabarira nkubaze mbaza mukunzi wawe iyo wari waragiye se waguzeho inzoga zivanze n'ibisazi noneho. niko iyi kinamico uje gukina ni bwoko ki. rwose ntabwo ari ikinamico ndagukunda. aho yaceceka mbaze nkubaze komeruka ngo wari waragiye guta ubutini mu mujyi iyo za Aziya na Burayi na hehe hose ujute kandira ugarutse ute hano. uwo mutekamutwe urimo kuririmba indirimbo zaharurutswe nimumureke muze twitahire. oya nuko imana ntabwo ndi umutekamutwe rata nibakureka sheri nibakureka muze twitahire n'ubundi aba bose ntawe uzi rwose aho twahuriye uyu wa ninde ko mbona yafatiye umugabo akaba yakurekura ndakurira umugabo murekura ariko ukajya mumbanurira zose ninde se kubera
ntukubeshye ko muneza akiri umugabo wawe madamu mubwire rata sheri kuva none umwibagirwe uzongera no kurota ko uri umugore we kuko ubu rwose tuvugana muneza ni umugabo wa fiyete bivuge neza ubishimangira byumve ugeraho ko ibyo ntunze byose n'ibyo nawe utunze tumaze kubivanga urumva neza divine ubundi umusobanurire ko ngewe nawe turi umwe ko kukubaganira bihwanye no kunkubaganira bityo rero umva rero nkubwire divine ndakumva mukuru ncacaka aho ngaho makondwa se makondwa biki niwongera gukora kuri fiyete ndagukora mu matwi y'inzobe nyihindura urugwiro ayiwe ibyo byawe kuko mune kuki koko ujye gusezerana n'ayo maheru ngo ni fiyete utanga tansiyo kuri aka gakobwa niko kasibanganyije urukundo wankundaga kagatuma unyibagirwa waragiye basi nemera sesa amasezerano mumaze kugirana usezeranyije kutazigera mubabaza na rimwe ujya muneza wanjye ni mama yaramungu udarebye n'umusaraba nkwega imana yaramubabaza we uzamambe usuke wa petero umwikire mu nzu yewe waribagiwe rwose umva ahubwo Jackson umva muze twinjire mu modoka turekane n'uyu mutekamutwe umva sheri enda injira mu modoka nanjye wamfasha nimucaho ariko nimucaho twigendere wamfashe ku rutugu nk'uko wabigenzaga ariko sheri uragiye koko uraryohesha wigenda muneza wanjye basi nkura mu isoni udutunga twembi ingenzi yemera mba umugore wa kabiri ariko ntega amatwi mwire divine umva divine wambabariye urumva ubyumve kandi nizere ko uteze amatwi jya gutega indege usubire iyo wari waragiye naho abagabo bariyo ngewe undeke urumva neza umva ngewe muneza nguhaye uburenganzira igendere ujye gukora ibyo ushaka byose urumva neza wambeshye urukundo kuva kera ariko wirengagije ko umuranzi w'ikinyoma uribwa rimwe utaribwa kabiri urya bwa kabiri ariko divine we humura nzakurerera neza kandi rwose muneza ndamugufatira neza niyemeje kumwomera ibikomere byose by'urushako wamukomerekeje muneza mugabo wanjye muneza muke ubabarira warankunze ndagutamaza nibeje ko nzashingira ubuzima bwanjye mu gushikisha abagabo buranga nawe na gihanga bwarakwabonye ariko rwose nisanze isosi yanjye yuzuyemo inshinge izazamo n'intozi uretse n'intozi koko zana nyagasani ntacyo bitwarira muhora ku mushitsi guma hamwe wumve ushikurana n'ejo ukarumanga ntacyo bitwarira abantu